जी अच्छा ठीक है umwana yaje yakora ati ngiye kujya kureba telefone y'ahantu bari bayikoreshe ने फिक्स किया कि और बिगड़ telefone y'uriya mukobwa basigiye ngo mubikore ko mutayikoze चांस कम है amahirwe yo gukora iyo telefone yari make telefone yanze gukira खराब था अब तो ऑन भी नहीं हो रहा है ये आपने telefone yaje ifite akabazo gato none ntiri no kwaka क्यों kuki mutayitunganije hari abantu ushyira telefone nyine bakayirijyamo n'ama PS bakagushyiriramo ayapfuye burundu bakora ama telefone sasa uyu mwana Vivek yaje gutwara telefone wa mukobwa baturanye umukobwa yitwa Samira समझा asanga telefone nago barayitunganye ni cyagabi cyo kubikira ikiyikora घूमता था ना तब से दुकान खोला bacana wiri duka narishinze ucyambara pampa सबसे पहला मोबाइल स्टोर मैं kugeza ubwo ari nje umuntu wa mbere ufunguye iduka ricuruza telefone Chori. buriya wibye ibikoresho by'abakiriya ufunguramo iduka ryawe Gabi मझाड़ समझा yewe wikigira umunyabwenge ni gutyo ukora business चल निकल bisa nkaho uyu mugabo yariyemo PS Gabi nyine yarukuntu umuntu akuzanira telefone ukahita ukuramo nka motherboard ugashyiramo iyahiye ukahita umubwira telefone yawe yarapfuye निकल ahubwo ukamugurisha iyo ngiyo wakuyemo abatekinisiye mujye mubitondera umutekinisiye wenyine wo kwizerwa nabonye mvuga n'uriya mutekinisiye cyakora arakora bamwita Eric Tech akorera Kimisagara si ukubikora gusa aranagurisha ababifite by'ubwenge Eric Tech आई सैम Sam तुम्हारा फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है telefone yawe ntago bayikoze और लगेंगे biraza gutwara indi minsi ibiri bimeze sawa harakupa तुम्हारा बोर्डरूम में इंतजार abantu bose baragutegereje ariko muri boardroom आज आप लोगों को कुकाज़े। यानी कि एक खास वजह है hari impamvu idasanzwe yatumye mbateranyiriza ni ku kazi k'umukobwa और मेरी जगह ngiye kwegura बेटी नंदिनी लेगी umukobwa wanjye ufite impano bita Nandini ansimbure mu kazi सीईओ है gwere munsi niwe CEO w'iyi company umwamashyi umukobwa we थैंक यू एवरीवन murakoze mwese मुझे सिर्फ ये जॉब नहीं दिया mama wanjye ntabwo yampaye kano kazi gusa चैलेंज भी दिया है ahubwo yampaye n'imbogamizi n'uguhangana nyine स्किल्स डबल करना है yambwiye ati uyu mwaka uburyo twakoragamo ngomba kubikuba kabiri ayo binjizaga स्पेशली यू सैम cyane cyane wowe Sam ugomba kumfasha व्हाट वी कैन डू icyo गुड twakora cyose narimi आई वांट टू चेंज द कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर आवर मेंस ikinyamakuru cyacu ndashaka ko duhindura content cyandikagaho मगर आउटडेटेड भी है biriya bintu twandikagaho ngo byo guteretana ngo abantu barahuye biriya bintu ni ibya kera इनको रिलेशनशिप्स की बातें बहुत abantu muri iyi minsi muri iki kinyagihumbi ntabwo bagishishikajwe no kumva ngo twahuye n'uyu mukobwa turakundanoya iyo nkuru twajyaga twandika ko tuyihindure uru rubyiruko rw'iyi minsi cyangwa abantu b'iyi minsi सेक्स barashaka ko twandika inkuru zijyanye ku mibonano mpuzabitsina irari n'izo nkuru bakunda gusoma nizo tugiye kujya twandika mu gitangazamakuru cyacu ibyo turabiba nka ya mitwe y'inkuru nyine yo kuri za mbuga nkoranyambaga zinango atarukiye muri kamera atweretse inguni n'iki n'iki नो आई मीन ndabona utabyemera नो कि पिछले कुछ महीनों में amezi make ashize ndabyemera byo नो से twagiye duhomba या बट ntabwo ari amezi make n'umwaka wose पूरा नंदिनी वी नो इट एंड एज अ मैगजीन वी स्टिल फाइटिंग abantu bose niko biri kugenda ariko n'ikinyamakuru cyacu kiracyahangana फाइट पर dufite kurwana ये एक पहचान है ariko ikinyamakuru cyacu parade gifite ukuntu bari bakizi inkuru twanyuzagaho कंटेंट iriya content bayituze yo kwandika inkuru z'urukundo apana kwandika inkuru z'ubusambanyi की स्ट्रेटजीज मार्केट की ट्रेंड्स icyo बदल dukeneye guhindura ni market strategies nta kindi है ना नंदिनी एंड द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर सजेस्ट kandi iyo content uri kutubwira twazana फिर हम abantu bose barayitangaza iyo nkuru ivuga ku busambanyi n'uburaya se hari umuntu utayitangaza जाएगा आई फील आल्सो डू द सेम थिंग अगर वो लोग एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आई विल बी हैप्पी इफ परेड जॉइंस दैट बैंड ati icy'ingenzi ni uko twe twakwinjiza amafaranga Samira तो मॉम ने ये बिजनेस अपने तरीके से चलाए पर मैं इसे अपने तरीके से चलाना mama wanjye yayoboye business ku bitekerezo bye nanjye ngiye kuyobora ubwo ari njye umusimbuye ku bitekerezo byanjye वेल लेडीज कंटेंट पर और आर्ग्यूमेंट्स होती रहेंगी oya iyi content tuzongera tuyiganireho mbere yuko isohoka मी फॉर लंच mwaza tukajya gusangira ibya saa sita umukobwa numva badakwiye gusohora inkuru nk'izo zivuga ku mico mibi kugera hano मैम uraho madamu urakora icyanura umugabo isanze hano कर रहे थे तो उन्होंने कहा आपसे पूछ लूं अगर आपके पास टाइम mom yaranyohereje ngo nze nkubwire ni cya cyamamare gikundana n'uyu mukobwa ejo bundi cyari cyanze kumwitaba टाइम नहीं है bwira boss we ko nta gihe mufitiye ni icyamamare देवेन Deveni we musore bakundana w'umuhitinzi वो ओम सर से बहुत प्यार करती थी sasa uwo nguwo nawe batumye Deveni yaje hakuno bari kumuhata ibibazo n'abapolisi ese niki cyabaye kiri gutuma abapolisi babaza ibyabaye amezi anashize ari nabyo bari kongera bakatwereka uriya mukobwa yari umuntu mwiza yakundaga Mr. Om Kapuru ndetse na Om Kapuru yaramukundaga cya cyamamare ये बंगला ये गाड़ियां पैसे कपड़े ubutunzi bwose ibintu byiza narabikoreye ku giti cyanjye to tell me nta muntu rero ukwiye kunyigisha uko mbaho ni umugabo uri kuvuga hano bari kumukamera akina amafilimi katorori gusa umukobwa ukagenda kakana baturanye hagiye hose karamufotora ahagiye hose kakana karamufotora
TCP/IP protocol umwana aza kwishura atinze buri gihe kuko aba yagiye gufotora umukobwa baturanye. makes Ese uyu mwana kuki abikora? the server then listens. Umwana yaje hakuno kandi babiyiga ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Don't. Barakwereka cya cyamamare cyashugura umukobwa. आधे घंटे से यहाँ आई हूँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ. Amaze isaha nicayemo hano ngutegereje. Don't even ask me how am I. None nta nubwo uri kumbaza uko meze. Having a good time. Wowe urifuza ko tugirana ibihe byiza. Kuki rero nashaka ibihe bibi? Kana kari hano kaba kiriwe gafotora umukobwa. तुमने मृदा से बात की डिवोर्स के बारे में. Wavuganye n'umugore wawe ngo muhane divorce. Sasa uyu mugabo atereta uyu mukobwa ariko afite undi mugore yabwiye uyu mukobwa ko bazahana divorce. Let's not do this right now. Reka ibyo tube tubiretse nona. Oya tubikoreye hana divorce n'umugore wawe tubane. Nyagasani unyumvire. Nta mukobwa Samira. Release होने वाली है. Can't. Filime yanjye igiye gusohoka. Filime yanjye rero isohotse nkabe bakahita bumva ngo nanone ngo ndigwana divorce n'umugore wanjye byatuma filime yanjye idahitinga. तुम्हारे 6 महीने में Buri nyuma y'amezi 6 usohora filime. वेट करूँ. Nzategereza iki kingana iki? क्या गुजरी है? Do you know that? Ese wabuze ibyo ndi gucamo? On a road to divorce and that is why I dated you. Ubwo twakundanaga wambwiye ko wari uri mu nzira y'urwana divorce n'umugore wawe. Niyo mpamvu nemeye gukundana nawe. Ki ntabwo ndi babakobwa riga. Some kind of Babakobwa byakwitwa ko ari inshoreke cyangwa amahabara yawe ya dukundana wambwiye ko urwana divorce n'umugore wawe muyihane vuba rero tubane. आप तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी में. Ese ninde wabana ubuzima bwawe bwe bwose ameze gutya abana nawe nk'inshoreke. Hano hari umwana uhari. You and I have. Icyo njye nawe dufite ni icyanyacyo sibyo shushu be. के साथ मेरी शादी वो तो एक समझौता है. Urugo rwanjye ubukwe bwanjye urugo rwanjye n'uriya mugore bwaranze pe urugo rwacu rwaratunaniye. Byarananiranye. Bakakwereka wa mwana uri mu ishuri. Only you are the woman that I love. Niwe mugore wenyine ubu nkunda shushu be. Sam, this is all just temporary. Ibi ni by'akanya gato. एंड में हम दोनों को ही साथ में रहना है, okay? Nubundi bizarangira mu ihereza n'injye nawe tubanye. Icyo ngusaba rero shushu be umpaye agahe gato. Can't do that. Ntago wamagaye gato shushu be ni bya bigabo nyine biba byibihehese ubanza we. Ntago unyizera. Umugore nzamuta. We humura tuzabana ndabazi. I do. Igenda kiguhaye. Amatwi ari mu rukundo niyumva abameze nk'ari mu rupfu. Umukobwa do ari kuryamana n'umugabo ufite umugore batarahana divorce bategereje ko umugabo aha divorce umugore we. Umukobwa dutangiranye bita Samira ni umukobwa ukuze byo kuko aramubwira ati ntago nabaho ubuzima bwanjye muri ibi nawe akeneye kubaka niyo mpamvu abwira umugabo ati ha divorce umugore wawe tubane. Bimeze bite? Narakubwiye ngo ndi nkore neza bandebereho ndetse filime zisobanurwa ijambo kurindi kugira ngo hahire rimwe. Bimeze bite rero? Hano bakakwereka cyacana mwishura aho kiri ni cyana gituranye n'uyu mukobwa maze imitsi ngwamagara. Ntago urabona igihe wa mwana we. Importance of this. Budurumva uburyo ibintu bintu ari ingenzi mu umwana ubana na nyirakuru ababyeyi be muri Amerika ni wa mwana bita Vivek. अपने सर्टिफिकेट्स ढूंढने के लिए I'm. Wabuze impamyabumenyi zawe. मैं last week काफी busy. Babarira icyumweru gishize nari impuze. Ugiye mu biki? तुम टेंशन मत लो. Muhani wikwivuna. तुम्हारा बीपी शूट होता है. मैं सिर्फ Biraza gutuma amaraso umuvuduko w'amaraso uzamuka. Sasa umwana arabo yumvisha. आउट तुम्हारी जिद थी कि तुम इंडिया में ग्रेजुएशन करना चाहते हो. Wa mwana wo kugira ngo urangize graduation yawe mu Buhinde wakiye mu biki? I have to. Urabizi mfite kugenda. I love you. Ndabakunda bye. बेटा Vivek asiga ababyeyi be hano. समझा दीजिए. Icyo cyane wagiye ucyumvisha ibintu ariko. Barakwereka umwana yaje akure no mu cyumba cye. Akunze kuba ari gucungura ya mukobwa baturanye n'umukobwa umuruta umukobwa mukuru. Agiye kubona abantu uriya mukobwa ahora acunga icyamamare kiramucyuye bangana mugabo n'umwana arababara do. Uyu mwana amenya ko umva. Uyu mwana amenya ko uriya mugore uriya mukobwa baturanye umuruta. Umwana afite imyaka nka 10 na ariko umukobwa baturanye uri 30 na. Hey, umukobwa ibaza umukobwa cyurwa n'icyamamare cyagafashe mu gihugu muri za modoka nziza akana ka 10 nako kajya akana ariko kaje akurino ku mashini ndagira ukurikire filime. Umwana yaje akunda atangira kureba wa mugabo witwa Gabi wariye PS za telefone yuriya mukobwa bamusigiye telefone ngayikore yuriya mukobwa Samira aragenda yirya PS. Uyu mwana yaragiye ajya ku mashini ahakinga neza aragenda yinjiramo abona umuntu bita Gabi arangije hakinga polisi y'Ubuhinde ya uploadinga ifoto y'uriya mugabo Gabi ko Gabi ari wanted ari guhigwa na polisi. Hey, mwana umwatari. Allo arahamagara. Hani kuri polisi mamagaye. Arayiwe afite ukuntu hakinga polisi akahita afata ifoto yawe akayishyira kuri liste y'abantu bahigwa na polisi bazira ubujura kuko kiriya kigabo cya Gabi kiba mu telefone y'abantu.
ahita agishyiramo ahita agihamagarira na polisi. Uyu mwana ni umuhaka. Filime bayise Hacked. छोड़ो मैं नहीं देखेगा पुलिस वाले हो तो कुछ भी करोगे Kama polisi ntabwo barohereza bwo gukora ibyo mushaka. तेरी भी कॉन्टेक्ट है वर्दी की वाट लगा दूंगा नौकरी Kumbe polisi yari yamufunze kumbe yaje kumurekura. ने बोला था ना Habayeho kutamenya twabyitiranije twagufunze tuzi kuri umugizi wa nabi Gabi. नाम था तुम्हारा Izina ryawe twaribonye ku bantu bahigwa cyane. जब क्लियर हुआ इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ None dore turakurekuye ngaho genda Gabi. चल Gabi kumbe baramufunze nyuma baza kumurekura. Kumbe dore wabikoze wambonye se ni weho. None Gabi biratangaje. हवा खाने को कहा था और खुद जेल की हवा खा के आ गए Warambwiye ngo ngende mitajya kuri polisi. Urama telefone nshyashya kubwa yayindi wangije. बदला था Bitise nzagufungisha muri gereza noneho ugumemo. तुम्हें मैं बच Wacana nubwo umuntu akubona akabona uri inzira karengane. Cyasura umwana witonda. Kamena. Ari kuri ibandi. Kiraseka ni cyana gito. मत कर मैं Winyangiriza ikema telefone nshyashya. Hari umuntu nshaka kuyihama impano kuri ku isabukuru ye. Kumbe wa mukobwa baturanye umwana akunda yagize isabukuru. Samantha yagize isabukuru. Samira cyangwa Samantha ubyita uko ubishaka. साहब ने दिया है मैम Boss dore impano mpaye nkuzanire. Uyu mukobwa akundana n'icyamamare kitajya gipfa kumubonera umwanya nyine cyohereza abapampa ati shira shiri wanjye impano. Ni nk'umuntu uzishyira mu bibazo ngo agiye gukundana nanjye nzagutesha umutwe. Ngeneshanya umutwe. Since it's my birthday, कुछ मांगना चाहते हो? Ubwo ari isabukuru yanjye mfite ikintu nshaka kugusaba. Bwira sheri. एक शाम मेरे लिए Wampaye umugoroba umwe tukaba turi kumwe ndakwinginze. शाम को घर पे पार्टी है. Iwanjye habaye ibirori. नहीं आए ना तो मैं अपनी बर्थडे Abantu nibamara kugenda nuramuka utaje birambabaza. Ntumakanire. Sawa ninjoro ndaza. इट्स अ बर्थडे बेबी Uransezeranye ni isabukuru yawe ndaza kuzira ijoro sheri. Ni umugabo bakundana ariko ufite n'umugabo. Sasa Oh my God, I got iPhone. Icyana kivuye kumushakira impano ku iduka rya Gabi. it's not expensive. Iyi mpano irahenze fifeke. iPhone ya kamera enye. सैम इट्स योर Sama ni isabukuru yawe. की रिटर्न पॉलिसी नहीं है सो Kandi ntago nasubiza iyi telefone unayikuye ngo ukubise impano. Okay, fine. Sawa urakoze. But promise me. Sezeranye ko Expensive. utazongera kungurira impano zihenze. Urumva nibyo uri umukobwa mukuru urakora akana kakiga mu mashuri kakuzaniye telefone ya kamera enye harya bayita ngo iki cyangwa eshatu aho kano nawe bitubibona kuri kukagora. अगर तुम Gusa ngo nagashuti ke. no matter return policy हो या नहीं okay? Umva nongera kumpa impano ihenze nzayigusubiza sibyo? Yego barumvikanye. Ngaho nyambira akana gakunda uyu mukobwa na akana gato. Buriya nanjye nge ngira ubwana buto bw'imyaka 10 n'ingahe bunkunda. 4 5 7 8 kandi ndurusaza abwira ati mwaburibu mwe. Yamaye amahoro. दिस इज फॉर यू Kabukubita nk'imyaka 6 ati muzamamagare mu maye. Sasa yari hanagiye kubona hari abandi bari gutanga impano. Kandi bakuru bangana nk'uyu mukobwa noneho. गैस अच्छा Abantu bakuru noneho bafite n'ukuntu batanga impano bakanazivugiraho. ठीक है Uriya mwana akahita yiheba. मैं कि जिनके पास सब कुछ होता है Yaje kubona ko abafite byose चीज नहीं होती hari ikintu kimwe baba badafite. Ni igiki? Ubuto bwabo. Ubuto. आई मीन बचपन में जो चीजें Ndavuga bya bintu twakundaga mu buto bwacu. चाहते हैं Hari igihe dutandukanywa nabyo iyo tumaze gukura. और उस दरवाजे की तरफ देख रही हैं कोई Uriya muryango ariko ukomeje kureba hari umuntu utegereje umukobwa ategereje wa musheri we bakundana w'icyamamare. special and Kuri ngiye buri mushyitsi abadasanzwe. I'll just be back. Ndagaruka. Ni abashyitsi ni ku isabukuru ye mu rugo iwe hahiye. Aka kakabireba abantu bakuru bazantwara umwana anywa ku rwunge. Anywa ku rwunge birashira. Gusa uyu mukobwa ibaze gukora isabukuru sheri we ntawe uhari. Akundana n'umuhitinzi. The girl is behind this. Kumbe dore wari guhamagaraho yibereye ari kumwe na madamu we. All of that. Ndi wana nahageze nsanga hari za wayini masanga ibiki n'iki umugabo ni umuhitinzi bari kumwe n'umugore we. Yarangiza akaza akabishyuye umukobwa ngerega niwe nkunda madamu nzamuha divorce. Gusa uyu muturanyi yaje hako nino. Umusore uturanye n'uyu mukobwa. Abona umukobwa umugabo ari kumwe n'umugore we barishimye kandi ababwira umukobwa ngo bazahana divorce. Ndebera abagabo ukuntu umugabo n'umwana wundi sinabibabwiye. Ubundi umugabo byibura Karimbo nawe kavuga ati ntugatume umutima wawe ukoronizwa n'uwo ari we wese. Umukobwa umutima we watwawe n'uriya musore utamukunda. Akarimbo kakavuga ati ntugatume umutima wawe utwarwa n'uwo ari we wese. Aririmba avuga ati cyama ntituzongere gukunda. Wa musore muturanyi yaje kuririmba hako rino ati ntugatume umutima wawe utwarwa n'uwo ari we wese. Ati cyama ntituzongere gukunda.
aririmba ati ubu sinifuza kuzongera gukundana rimwe rirenze. Ni umusore we. Happy birthday. Isabukuru nziza. Icyama ntuzongere kunkenera. Umusore ari kuririmba cya cyana kikabyumva. Ni icyana gito cyakunze umukobwa ukuze, umukobwa nawe afite umugabo akunda w'umuhitinzi w'icyamamare. Yeah. Katururi sherutaje ku isabukuru yanjye ngo dukatane keke turye selfie dupostinge. Umukobwa ibyo bintu biramubabaza. Abo bakobwa barambona imboga mu menyo ngo meze kwishyiga, nta sheri mfite kuri bidi ngo mumurike. Uyu mwana akabibona. Nta umuturanyi wafashe urwunge, urwunge birashira urwunge. Umwana nagaye urwunge. Uyu nawe kubera umujinya sukaye urwunge n'umujinya. Urwunge y'urunywanya umujinya. Ariko ndaje mbegereza urwunge koko hayire rimwe. Yeah. Yaje hano n'umukobwa kwiyahuza amayoga. Akaririmbo kavuga ati gutandukana nawe byanyigishije kubaho. Ntago ari weho wenyine buno nkeneye. Atubu sinifuza kugigira uwo ari we wese. Ntago akiri gigi. Nta muntu yifuza kugendaho. Karirimbo kavuga ati cyama ntuzongere gukontorora umutima wanjye. Ati ntuzongere gukontorora umutima wanjye. Umukobwa bari kumuha impano ariko ntago habona sheri we. Ati cyama ntituzongere gukunda. Nakaririmbo. Yeah. Umukobwa yabuze uwo bakatana keke, abashyitsi barinze batabatanariye keke. Kino cyana cyaje gukora amasuku ni cya cyana baturanye. Reka nkore nshimwe. None se ko nta bintu birenze mfite namuha, reka nje mvunika nyine. Ya systeme nyine ya titi yo kwihiringa. Kuki gukora ibi? Wait in the morning. Ibyo ndaza kubikora mu gitondo. हाँ Ya bimeze sawa, umwana ari gukora amasuku. तुम बहुत टायर्ड लग रही हो. Ndabona unaniwe. Yasinze umukobwa. Reka mbigufashe. Cyana kiba cyanze gutaha. Ni bya byana bivuga ati ngirika nkubwira imbebe uko yaba ingana kose bari ipusi. Umukobwa yaba akuze yaba ari muto. Ni ibihungu bitekereza gutya. Ntago nasinze. You know what? Urabizi? Umukobwa yasinze. Help you. Yabuze shiriwe ntabwo yigeze kumureba. Yaba bayafite agahinda kavanze n'inzoga. Mwana ari kwandurura nyine. Ndabizi akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Umukobwa atangira kumena ibirahuri. Yasinze. Ndebere filime. Ni icyana cy'imyaka 10 uyu n'umukobwa uri muri 30 na. Ukuze babakobwa baba bamaze gukura nyine. Muunganisheje umutwe. Ararira. Koko yakunze umugabo wubatse waramubeshya ngo nzaho umugore divorce. Divorce se no gupfa kuyitanga. Sam, Tutazi umugore. what happened? Bigenze bite? Nakana ka 10 nyine. मुझे पता होता ना कि मोहब्बत Iyo nza kumenya ko nzababara kanaseba bingana gutya mu rukundo, को भी करे. ntago nabakabaye naratumye uriya mugabo anyegera. None naramukunze. Ndi kumva meze nkaho ndi wamfunguriye, mba meze nkaho ndi kumusaba urukundo nga nkunde. भिखारी बन Yangize umusabirizi. Hari igihe umuntu mu rukundo ameze nk'umusabirizi, wambabari ukankunda wambabari. Ibaze ko ndi kwinginga urukundo ndusabiriza. Ndi gusaba urukundo nsabiriza. Ubundi urukundo ntago barusabiriza. Reka nguhumurize, umukobwa yasinze. Bimeze sawa, reka nguhumurize. It's okay. Bimeze sawa. Ntago bimeze sawa. Ndi gusaba urukundo kweri. Ntago bimeze sawa. Umwana. Uyu mwana n'umwana muto afite 10. Umukobwa ari muri 30. Umukobwa yanasinze. Ariko ubundi barinda bambabaza. Umukobwa yasinze. Nato ujye unama kayukanyitaho. Kangupfa gasoni. Aragurumanye. Bamupfuye agasoni wa mwana. Burya ko kimbebe uko yabigana kose bari ipusi. Wa mwana wa 10 akiziritse ku muhoro. Harahiye. Mwirinde sida. Ngaho.
wa mwana w'imyaka 10 n'ingahe na wa mukobwa baturanye inzozi z'umushonje nukurota arya dore umwana ngarakabye inzozi arahiye uwo munsi uyu mukobwa n'umukobwa mukuru kubera inzoga dore ngararyamana n'agahungu kakana gato kari muri 10 na Yesu Kristo mbebuko yabingana kose bari yipusi imbari icyaha nanga ni icyaha nk'iki none mwirinde sida ndavuga nyuma aho Imana ishimwe aha imbebuko yabigana kose bari yipusi ahantu hahiye hakongotse bimeze bite barakwereka umukobwa inzoga zimushizemo buriya abakobwa inzoga zijya zibakoresha amabara ejo bundi nanyuze ahantu numva abakobwa bari kuganira ngo nukuri ngo wa muhungu twasangiye ngo ntahani wabo ngo utsanga abana n'abahungu batanu ngo kubera nari nasinze bose niki ari kurira ndamwumviriza ndi hirya ndavuga ntibashiki bacu baretse inzoga umukobwa gukanguka harahiye yasanze aryamanye n'akana baturanye ka 10 na umwana w'umuturanyi akana byaye akana yakagombye kubagurira bombo kirwanyeho imbebuko umwana yaguye n'agacuho menya rwose dore wacyamamare cyamubyukiye mu gitondo umukobwa akundana n'ikigabo cy'igihehesi kirarana n'umugore wacu bameze neza kikabyuka mu gitondo cyamubeshya kimubwira ngo ikigabo cyaje kumureba mu gitondo kizanye n'indabyo kandi umukobwa mu nzu afitemo umugabo nakuriya nta mugabo murimo afitemo agapeti Sam ndapfuye Sam bimeze sawa Sam ndikukumva urimo indani umwana muto yaraye yishe intama gaho arahiye koko uwo ni omu I can handle this. sina ariko nabyitaho urabizi nakererewe muri ofisi wa mwana we afite n'isoni zo kurebana n'uyu mwana ndakeka nawe ukwiye gutaha nanjye njye muri ofisi afite n'isoni hasi ko ninjoro nabonaga umukobwa afite isoni akana baturanye yashidutse kubera inzoga yagahaye urukundo sike abakobwa benshi ndabizi babyuka bicuza kubera ibintu inzoga zirara zibakoresheje ubu turi kuvugana hari umuntu uri kureba iyi filime ari no kwicuza ibintu byaraye bimubayeho kubera amayoga ukunze kuryamana n'imbeba ukabyuka wicuza ndabazi nanabarondora hano ariko umwuka yanze ko mbarondora yaje mu kazi ari gutekereza ukuntu yaraye ati imbeba niki kweri बर्थडे पार्टी खत्म हो गई तो काम कर ले we ntago urava muri mood y'ikirori uracyafite hangover I want to very seriously discuss about the bari ku kazi bari kuganira iby'akazi umukobwa w'ibitekerezo biri kuvuga ati naraye ndyamanye n'akana duturanye kweri kumbe none abana bato baramenyera buriya ntukiteze imbeba umwana mu gitondo yabyutse azana anje kureba Samantha shushu be wanjye ari mu nama waba umutegereje undebere umukobwa yagapfuye agasoni kano gahungu n'akana ka 10 na none dore kaje no kumuteza abantu ku kazi nyine aje kureba sheriwe ku kazi nyine wana ninjoro hahi urabona twahombye 13% धमकी दे रहे हैं abashoramari bari kudutera ubwoba ko bagiye gukora imigabane yabo कल पा रही ese uracyafite hangover z'isabukuru yawe yarayibaye ninjoro हमें इंटरेस्ट नहीं रहा nimba udashaka gukora akazi wazakavuyemo uyu yumva bari gutonganya sheriwe mindani shushu be wanjye bari kumutonganya ba boss be nahita nshaka n'umuntu gusimbura uranyumva Samira bari kumutonganya asohotse muri ofisi dore kwimenyereza imbeba मैं और सैम इतने क्लोज भी नहीं थे ari nakuno bari kumuhata ibibazo just colleagues je nagukana twani inshuti gusa वो मेरे कंपनी में चीफ एडिटर ariko uwo mugore chief editor के बारे में मैं ज्यादा ntago nari nzi byinshi by'ubuzima bwe bwite विवेक के बारे में तो ariko agukana kitwa Vivek ko nta kintu nari nkaziho Vivek turakamenyera musanga mu nama y'abayobozi y'abantu bakuru bazi kubura umukobwa mukuru wibashye mu kazi ukajya kubona ukabona kana kiga segonderi kuko mwigeze kuryama nawe kinjiye mu kigo gikomeye ukoramo n'abayobozi bahari kinje kavuga bite sinarinzaniye shushu be cyo kurya cya sasta खाना खा लो kijya wumve kwimenyereza mwagiye kurya ko narinzaniye umuntu cyo kuri kijya none ugafite na confidence reba ukuntu kavugisha abantu bakuru guys basori mwagiye kurya
Happy lunch. muryoherwe nyagasani. Wa mukobwa dukorana ashukisha amafaranga bamuhemba utwana dutonuka abantu mukorana bavuga umukobwa dore ngo isoni ziramwica. Salad. Nakuzaniye salade biryani. Sure you'll love it. Muri ya restaurant ukunda shushu be. Bimeze biti? I think we need to talk. Urabizi dukeneye kuvugana. Are, Vayo tuvugane. what the hell do you think you're doing? Urakeka urakora ibiki? तरह से मेरे ऑफिस में Kunzanira ibiryo bya saa sita muri office. you talking to my colleague? Uburyo uri kuvugana muri abagenzi banjye. जानती नहीं हो लेकिन Samira nawe ntabwo ubizi ariko. तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने वाली. Ukeneye umuntu kwitaho. What do you mean? Urashaka kuvuga iki? Ndavuga. You let people walk all over. Ukunda kureka abantu bakagukandamiza. Reba nkuriya mugore wari uri mu cyumba cy'inama, buryo yagufataga n'abakubwira uko yiboneye ngo azakwirukana. That lady is the owner of Uriya mugore niwe nyiri iki kinyamakuru nkorera. Princess होते हैं विवेक, no big deal. Ntabwo ari ibintu bihambaye. Even explain Ubundi kuki ndi kukwisobanura wakana we? कर सकते हो. Bino ntabwo ufite kuzongera kubikora. Sam. इस दुनिया में शायद मैं अकेला हूँ. I'm the only one Muri iyi si yose ni njye muntu ugushyigikiye rero. who support you. In Nzagushyigikira mu buretse gato buretse. मैं बेसहारा नहीं Shyigikira njye ntabwo ndi umuntu udafite kirengera. हूँ with you. Ufite ikihe kibazo wa mwana we? तुम यहाँ से Shishene taha. please Genda. work to finish. Ufite akazi ko kurangiza taha. Akana. Shere nyamara ibyo nibyo wigira na mbere niko wavugaga ntaragutura hasi. Harayiye. Umukobwa gutaha asanga ahantu aparika haruzuye. Icyana ubundi nicyo cyajyaga kimufatira ahantu aparika none yakiyemeyeho. Yaratashye abura ahantu aparika. Tivari yaratashye abura ahantu aparika. Urwana nirwo rwajyaga rumufatira umwanya w'ahantu aparika. Ibi ni ibiki? Hari abandi bantu bahaparitse nyine. सुनो, Abonye? जी ऐसा होता है क्या कि तुम्हें किसी की जरूरत हो, Ese bijya bikubaho ko wakenera umuntu तुम्हें खुद कोई अंदाजा नहीं? ukenera umuntu ariko ntubibone ko umukeneye. Umwana atangiye kwereka uriya mukobwa ko amukeneye utuntu duto yajyaga amukorera nko kumufatira parikingi utuntu nk'utwo. Umwana asa hakunino. Ndagira ngo ukurikire filime. Uyu mwana ni umuhaka, ni umuhanga ku bintu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Niba abantu binjira mu mashini akaba yagenda akiba ibintu. Hari n'abantu bahakinga banki bagakuraho amafaranga, amabanga ya leta abantu babarenze. मीडिया के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिले हैं. विशेषज्ञों की माने तो इस रुझान का सीधा असर Umukobwa yabyutse aza ku kazi asanga ngo abashoramari bamaze gukura imigabane yabo muri iki kinyamakuru akorera. को काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है. अमूमन देखा जाए तो मीडिया कंपनीज के शेयर्स में गिरावट बहुत ही असामान्य है. वहीं दूसरी ओर इस बड़ी झटके से परेड मैगजीन Ni ikibazo gikomeye cyane cyabaye kampani iri gusubira inyuma yitwa Parade abashoramari bakuye imigabane yabo. Katururi. Umve. रात हमारी कंपनी से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है. Ijoro ryahise amwe mu mabanga y'akazi yacu hari umuntu wayibye yashyira ku karubanda. Akira mu itangazamakuru. हमारे रेपुटेशन Byatwiciye izina तो सर पड़ रहा ndetse n'imigabane yacu ku isoko. है. उसने फैसला कर लिया Abashoramari bahise bakuramo imigabane yabo. हमारी कंपनी. Nyagasani. Ninde wibye amabanga yabo akayashyira hanze? But how did this happen? Bino se byabaye gute? से हुआ? My guess is we have been baduhakinze लीक हुआ है. वो मेल मेरे ड्राफ्ट फोल्डर में था. ariko njye ntabwo mbyumva. Ayo makuru bashyize hanze yari ari muri draft mu mashini yanjye. Uyu ni umuyobozi w'ikinyamakuru. Nta n'umuntu n'umwe nari narayoherereje. उस मेल में मैंने मॉम से कंपनी को लेकर मेरे कुछ कंसर्न शेयर किए. Umuntu twabiganiyeho tubyandikira ni mama wanjye gusa kuri email. शेखर और उसकी टीम आर द बेस्ट आईटी गाइड. Shenkari n'ikipe bari naba IT bambaye cyane bari kugerageza kureba ninde muntu waduhakinze. Cooperate with them. Washyize amakuru y'ikinyamakuru cyacu hanze. Uyu ni wa mumabusha. Katururi. Umukobwa yavuyeyo. Aza hano. Telefone ni mu kazi. Cyana. हेलो. Allo? लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस. Boss wawe yisi somo se? Umve. ना तुम पे तो सोचा कि सबक सिखा दूं. Yaragusomeye ejo numvishe ari kugutuka. Nanjye nahise rwose musebya. Ibintu byose namuhakinze mushyira hanze. Iki cyana wumva ibintu cyakoze. Ati ejo naje ukazi wanyu numva boss wari kugutuka kubwira nabi. None namuhakinze ibintu bishyira hanze. Ni njye wamuteye icyo kibazo yahuye nacyo. Of course Sam. Ni njye wabikoze ariko uranyeneye. बस तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है. We nuko utarabibona. Yeah. Ariko ni njye wabikoze. No. We ntabwo nzi. Kind information. तुम्हारा बॉयफ्रेंड. Aya makuru. Okay. Sheri wawe burya ndi umuhaka. Akana gatangiye no kwita sheri we. इस वक्त Uri hehe nonaha? Kwino duhurire muri coffee shop. Mukobwa yise amagara umwana. Ati burya ntabwo nzi ndi umuhaka. Yahombeje ikigo uyu mukobwa akorera. तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? Waba uzi ibyo wakoze? तुमने मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है. Uzi uburyo company nkorera yahombye bitewe nawe. Hat my bosses. Boss wanjye wamuhakinze. Uri umusazi. मैंने ये जो कुछ भी किया है Ibi byose nabikoreye wowe.
कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे umuntu wese uzajya ugufata nabi nzajya muhana अपने लिए we nta kintu ujya ukora bagufashe nabi मेरे लिए कुछ करने की nta mpamvu yo kugira icyo unkorera wa mwana we nzi kwiyitaho कम ऑन सर gira sami सफरिंग को तुमने अपना फैशन स्टेटमेंट बना के imibabaro yawe wayigize nk'ari ibintu bikubera तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ rero ngiye kukwereka icyo nshoboye kugukorera नंदिनी को ना उस ओम को yaba nandini bosi wawe yaba omu uriya sheri wawe nta muntu uzongera kwihanganira ese uri kunyumva wa mwana we पर्सनल मैटर्स में ntabwo naguhaye uburenganzira bwo kunyinjirira mu bibazo byanjye bwite viveki uranyumva I thought you're my friend. njye natekereje kuri inshuti yanjye I'm like ariko nkurikije ibikorwa byawe ndakwibeshyeho ntabwo uri inshuti yanjye ये क्या है मतलब जब तुम्हारा मन किया मैं तुम्हारा दोस्त बन गया जब nyine igihe wumvishe ko ndi inshuti yawe व्हाट इज दिस njye mba numva ndi sheri wawe get over ibyo bintu byikuremo हो गई विवेक nakoze ikosa ndaguha ijoro rimwe ncitswe और ये मेरे ibyo ari byo byose byabaye hagati yanjye nawe wa mwana we गलती हो गई ririya se ryari ikosa njyewe waramaye se kumana ikosa मैं तन्हाई दूर करनी थी तो तुमने मेरा फायदा उठा लिया दिस इज व्हाट यू bivuze ngo warankoresheje kugira ngo ushire irungu rya joro oya it byari ibyo ndakwiyamye nimba naracitswe nkaguhana ibizongere kuba two choices. ufite amahitamo abiri You understand me? unyumve Misunderstand. neza cyangwa unyumve nabi simbyitayeho viveke यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड ahubwo nawe unyumve iki numva iki आई लव यू आई रियली डू आई लव cyenda ndagukunda cyane kandi usobanura byinshi kuri njye ukuri ndagukunda nagukorera icyo ari cyo cyose ni umwana muto urebe bya bintu byo kwimenyereza abana डोंट नो दिस बिजनेस bino wibinkora uri kumbabariza umutima viveke nyumva तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है क्या होता ese urukundo uzi icyo rusobanuye wa mwana we mbere yo gusakuza ngo urankunda है? You even know this? bino urabizi 19. wowe ufite imyaka 19 akana k'imyaka 19 yari muri 30 na मुझे किस कर रही थी तुम्हें याद नहीं है मैं 19 साल ubwo wansomaga rya joro se ntago wibukaga ko mfite imyaka 19 ra ubu nibwo ubyibutse vinyuru तक सो रही थी ubwo twari turyamanye ndi kwirwanaho याद नहीं है कि मैं ntago wibukaga ko mfite imyaka 19 साल का हूँ या जब तुम चिल्ला रही थी ubwo wari uri kujya usakuza turyamanye uvuga ngo viveke nurekeraho ukomeza viveke urushyi wabonye ikibi cyo kwimenyereza imbeba y'umwana Shut up. cicika umukobwa ni umukobwa mukuru ufite wiyubashye uri mu myaka yo kurongorwa nako imyaka yo kurongorwa yaranayirengeje akana gato kangana gutya kuko yacitswe rimwe kati kumumenyera cyane kari kumumenyera kamugaragaza gati bwana buto मुझसे दूर रहना. ugume kuri yanjye Don't want to see your face. sinshaka kuzongera kubona isura yawe na rimwe wambeba we karamucyuriye kuba twari turyamanye ngo nkwe kikwereka ko ari n'umwana koko baransebeshe arambabaje kandi abana nk'aba yita yumva koko bamubabaje kuko abatarakura ngo amenye ibintu bibera hanze hano umwana yarababaye muri iryo joro ndagira ngo ukurikire filime sheri ankubite filime bayise hakedi cyangwa se icyahakinzwe cyangwa se uwahakinzwe umwana avayo muri yanzu umukobwa abamo urebe umwana azamukana ndagira ngo ukurikire filime witonze umwana yaje hano umwana atangira gutondekera etaje shira mbabazi sha muri abana bari muri iyi myaka baba bakigira rwa rukundo rwa nyarwo rwa danje buryo nyine iyo umubabaje arasara cyane koko akana karababaye hano abantu bakuru se muba mukigira urukundo rwa nyarwo urukundo rwacu abantu bakuru ruba rurimo imibare uriya muntu ndamukunda akora iki yamfasha iki ni izo nkundo musigaye mufite zirimo imibare nyine ibintu bifatika ariko abana nk'aba ngaba yanakwica ni akana gato umwana yaje kuri none afite twa tumikoro duto udukurura amajwi udukamera aza kwesitara mu nzu y'uyu mukobwa yaraje yesitara udukurura amajwi kamera yesitara mu nzu y'uyu mukobwa kuko umukobwa yamubwiye ati suzongere kunyegera sinzongere kukubona umwana yaje mu nzu y'umukobwa umukobwa aryamye mu gicuku umwana yaramuteye yagasani ndagira ngo ukurikire filime ni umwana muto witondera abana bakiri bato niyo mpamvu na leta ibabwira ati umwana bari umwana mujye mwirinda abana aba umwana w'umuto w'umukobwa ufite imyaka mike jya umugendera kure iyi nzu imaze igihe kinini nta muntu uyikoreramo ni ikiza umwana yaje hano kureba hari ikintu ariko kiri kuncanga kuki kano kazi ushaka kukagura nizere ko udakora bizinesi mbi wa mwana yabyutse ajya kugura inzu yitaruye iri ahantu ndikebe ndashaka kujya nkora ibisasu uri gukina shaka
प्रोजेक्ट है। देखो ndashaka kujya nkoreramo poroshe zo ku ishuri ध्यान रखना कोई लफड़ा ना हो। wa mwana w'inzu ndayiguhaye ariko ntuzayikoreramo ibintu bibi. Umwana yaje hano kugura inzu, hari akazu yaguze k'imbaho nyine k'amafuti, ntabwo ari ukuvuga ngo yaguze inzu, ni akazu k'amafuti katurore. Umukobwa inzu ye yose dore ngo barayishyiramo kamera. Inzu y'umukobwa umwana yaraje yesitara ahantu, ndagira ngo ukurikire. Bimeze bite? Urebe umukobwa ni ukubyuka mu gitondo icyana kimureba ibyo agiyemo byose. Umwana yakunze umukobwa, nimba ari urukundo nimba ari ugusara sinzi, ariko n'ubundi urukundo ngo definisiyo yarwo ngo ni irindagira ry'ibitekerezo, niko numvishe. Umuntu nakubaza ate se urukundo ni iki, uzamusubiza ati ni irindagira ry'ibitekerezo. Dore umwana ibintu ari gukorera umukobwa, yamuteze amakamera rose. Baramutse, आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। uyu munsi ni umunsi udasanzwe, nkwifurije amahirwe. Umukobwa yaje mu kazi nk'ibisanzwe, n'umukobwa ukuze, umukobwa ukuze. Gushyiramo ikarita ye hano biranga, gushyiramo ikarita ye biranga. Ni ku kazi, arakomanga. We, ikarita yanjye ko itari gukora, uretse gato. Urebe bahita bahamagara. सैम आई है। Samu ari hano. Yageze ukazasanga ikarita ye ntabwo iri gukora, yamukinguriraga. Bimeze bite? Uretse gato, uretse gato. Umukobwa aje ku kazi, ndagira ngo ukurikire filime. Ku kanya agiye kubona hari abaje hakunino, bakanda hano bamukingurira hano. Ni Samu. Ibintu biki nande ni kuki muri kumfata gutya? और उसकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि हम Muribuka ko Shinkari n'ikipe bari gukora iperereza bamenye ninde wahakinze kampani yacu. घर की थ्योरी थी कि लीक हमारे ऑफिस से ही हुआ है। Twaje gusanga umuntu waduhakinze wasohoye amakuru yacu y'ikigo cyacu ari umwe muri twe. शेखर सही था, Shinkari yavuze ukuri, ऑफिस से ही हुआ है। umuntu wasohoye amakuru ni umwe muri twe. Ninde wabikoze? तुम कितना इनोसेंट, Wikwigira inzira karengana ariko. पता चल गया है, Ndakuzi Sam. लीक तुम्हारे ही लैपटॉप से हुआ। Laptop yawe niyo yasohoye amakuru yacu, niyo waduhakinze. Nyagasani, uravuga ibiki nande ni? Shinkari mwereke. Abakozi bose barahurura. हमारा लैपटॉप है Iyi si laptop yawe? और ये ईमेल अकाउंट से भेजे गए थे। Reba email zoherejwe na laptop yawe. Uyu mukobwa biragaragara ko ari we wahakinze. Wa mwana atangiye kumushyira mu bibazo. ये मैंने नहीं भेजे। तुम्हारे Ibi ntabwo ari byo byohereje. ईमेल से भेजा गया Laptop yawe niyo bakoresheje bohereza email. तो ये सिस्टम लॉग्स भी गलत। Sohora amabanga y'igihugu. Reba hano. This is proof that Nandini's system was accessed from your laptop. Ibi bigaragaza ko Nandini laptop ye mabuja मैंने सीरियसली wamwinjiriye mu mabanga ye ukoresheje laptop yawe. Munyizere ni ukuri bino sinjye wabikoze. Mva rekeraho. रेपुटेशन का सवाल है। Izina rya kampani yacu iri mu kangaratete. प्लेन लॉज नहीं, Niyo mpamvu nari buke kukurega kuri polisi. Ariko ndakwirukanye igitaraganye tutaha. Urirukanye. Fata ibintu byawe uhita usohoka hano ugende. Umukobwa arirukanwe ku kazi. Yanze umwana w'umuhungu w'umuhaka, none umwana atangiye kumwirukanisha no mu kazi amugejejeyo. Yaje gupakira utwangushye twe muri ofisi ye. Yaje gupakira. Bimeze bite? Katorori. Tony. Nuko yasohotse. Hey! Urebe. Umukobwa akaza kurwaza hano mama we. Mama wameze nk'uri muri koma. Hari hano. Wabonye icyo ushoboye gukora? Haracyari igihe Samantha. Ibintu nshobora kubisubiza uko byari bimeze. Cyangwa ibintu ngatuma biba bikurushaho. Unamenye ikikubayeho. Waje ejo kugeza mu gitondo saa 12 uzanzire. Haracyari igihe Samantha. Ibintu nabisubiza nk'uko byari bimeze. Cyangwa
cyangwa ibintu nkabikira bibi kurusha umwana yamuhakinza amwoherereza message मैं क्या कर सकता हूँ आप भी वक्त के साथ मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ ये सब badasimye telefone yawe नहीं मैं चाहता हूँ कल 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ katururi चलिए umwana atangiye kumutesha umutwe आप भी वक्त के साथ मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर Nyagasani कुछ भी hey umwana ari kubibona bimeze bite दे रहा हूँ सैम ibintu nabisubiza uko byari bimeze Sam सॉरी mumbabarire आप भी वक्त के साथ वेरी सॉरी मैं चाहूँ yeah कुछ पहले जैसा ठीक waye kugeza ejo saa 12 telefone umukobwa arayimena umwana yamuhakinze ugomba kunkunda ku ngufu cyangwa se umukobwa dore ngarata umutwe do Nyagasani biramucanga ceceka oya ri hano katururi umusano kizamuka ni wa muturanye n'uyu mukobwa oya ri hano yumvisha amahoni kuza kureba hanze hari uri kuvuza ihoni nimba yabaye iki ugeza kureba n'umuturanyi ihoni riri gusa kuzeza kureba kumba umukobwa yasinziriye ku ihoni yasinziriye nimba yanyweye ibiki bamwirukanye ku kazi ibibazo yasinziriye ku ihoni yamuzanye kumuryamisha n'umuturanyi byose ubu byarangiye yasinze oya aramwurusa umukobwa w'abandi aha noneho hari abatipe byarangiye yisindi ibibera mu nzu y'umukobwa byose yari watezemo kamera uri kubireba तू कर तेरी सुनाने की कोशिश ushobora kugerageza kumusinziriza मैं जगाता रहूंगा ariko nzakomeza mukanguri mpaka nkunze तुम्हारी गाड़ी की चाबी izi ni imfunguzo z'imodoka yawe कहा कि umusekretari uzimpaye इस हाल में भी नहीं थी कि arambwiye ngo nijoro ntabwo wari uri muri kondisiyo yo kuba wanakwitahana wenyine ngo wizamukane wari wasinze What is this, Sam, huh? ibi ni biki Sam तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था और wanyuze muri byinshi मैं जरूरी नहीं समझा हमारे wumvaga atari ingenzi kubimbwira ड्रिंक नहीं है सैम के ese umubano wanjye nawe ntabwo ukomeye ku buryo utansangiza ku buribwe bwawe nkubwira iki uyu ni wa muhungu bakunda nawe cyamamare nabikubwiye ryari se nakubonye मैडम से फुर्सत मिलेगी तो बात करूंगी ना मैं तुमसे nakabikubwiye ugiye ufata umwanya ukava muri ubwo busitani bwawe ukaza nkakubwira ariko ndi hano sheri yakundanye n'umuhitinzi abahitinzi mbona nibo bana beza gizera Believe me, Sam. ntabwo ukeneye kubimenya mbwira अगर मैं उस रात बीत नहीं पड़ जाती तो ये सब कभी नहीं ibi ntabwo byari kuba bibaye iyo rya joro ntacika intege ngo uriya mwana muhi यार समझ बैठा है Fifeke ikosa ryanjye yarigize ngo namukunze kuko twaryamanye rero kuko namwanze yagize ngo yabifashe nabi Sam ये सारा कसूर मेरा है aya ni amakosa yanjye ntabwo ari ayawe मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे खुद से शिकायत है ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ अगर मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा iyo naza kuba naragusize wenyine I'm so ntabwo ari kumva uri wenyine mbare kuba ntari mpari iryo joro but मुझे अपनी गलती का एहसास ariko ubu bwo namenye ikosa ryanjye rero ngiye kurikosora sibyo sheri कुछ दिनों के लिए मैं एक आउटडोर शूट के लिए जा रहा हूँ ngiye kujya mu mafoto bagiye kujya kumfotora ngwino tujyana agiye kujya kwifotoreza kuri जाएंगे ना tugiye gusohoka muri Mumbai tujye kwifotozana umusitari bafata inzira bakajya kwifotoreza ahantu kure oya Fifeke yamaye ngo sindenze saa 12 ntaramusubiza पता नहीं इस बार क्या करेगा वो ndibaza n'iki kindi ari bunkorere That little kare akagora igikare kuri ya mwanda w'umwana star gende wo mukapura umusitari एक घंटे ndamagara komishona wa polisi kiracyana bagifunga igindi icyamamare States also confusing Sam please Sam ndakwinginze खुद के लिए नहीं तुम binkorere ngwino tujyane hanze y'umujyi tujye mu karuhuko ngiye kwifotoza icyamamare cyubatse तुमने तो कुछ भी नहीं ntabwo ufite nta kintu mba mfite sheri umugabo ni umwana wundi kandi afite umugore ariko umva ukuntu azana akabeshya umukobwa
bahise bajya muri Goa mu gihoteli bari bagiye mu karuhuko. Bimeze bite? Umusore bagiye kwifotoza, dore ibintu byo kumufotora babizanye ku bwinshi. Yitwaje Shushu Be. Toba bari kumwereka iby'uburyo bagiye kumufotoramo n'icyamamare Shushu Be. Do. Bimeze bite? Isheri we w'icyamamare yamujyanye ahantu muri Goa. Umukobwa bamwirukanye no ku kazi. Ari kumwe n'umugabo wubatse ngo bakundana, ngazaha umugore we divorce babane. Abagabo baratwika. Anye ndashaka umuntu nza kubi. No. Mubwire ngo ntago nubatse, kumbe nubatse. Ntadutera umwako. Yaje hakuni no barya ubuzima koko ye. N'umusitari ngo bari kurira ubuzima mu mazi. Debere umukinnyi wa filime. Yamurishije ubuzima umwana ari kubareba aho bagiye hose. Aba bareba ni umuhaka. Ni hari ibintu bigeze. Dore ishinyori. Ni hari ibintu bigeze. Agira ishinyori. Arababona dore ishinyori banijyanye umwana. Bavayo. Kumbe na laptop y'umukobwa biri kuri coding ibyo bari miri kubafotora. Na laptop iri kubafotora. Basora babareba. Ibyo byarabaye bavuye bagarutse mu Buhinde no gufata indege bagaruka. Uyu kugera hano ari kumwe n'umukobwa batashakanye. Abanyamakuru bamugwa gitumo. Kandi cyamamare cyangwa umuntu wagifotora kiri kumwe n'inninja. Kita gico cyane ko kinubatse. Mureke nceho. Abanyamakuru n'umuhitinzi ni cyamamare. Waduhaye umutwe w'inkuru. None se acaho. Shinzwe umutekano bavayo. Boss muce abanyamakuru bihorere. Dore ngarata umukobwa inyuma n'umugabo wubatse. Abanyamakuru bamufotoye none inkuru ikajya hanze. Kano kazi kagakunda. Kumba gakunda iyo bihishe gusa iyo bigeze abantu abanyamakuru babibona. Munyumva. Kare. Tazica CV y'umuntu. Agasigana jejejeja. Abastari menya ari abana babi. Yamutaye ku kibuga cy'indege sha. Umukobwa yahise afata iki? Akamoto katuruwasa kamukura Nyabugogo kamujyana mu Gatsata. देखिए सब एक अफवाह है। इनफैक्ट हम नॉट इवन श्योर लोगों को ऐसी कहानियां फैला के क्या मिलता है। Jena nubwo nzi ibyo bihuha biri kuvugwa akigera hano yumvishe kuri televiziyo wa mustari bakundana. Uwo mukobwa bita Samira Kana niwe wuyu. Jena we turi inshuti gusa nibyo. Kandi umukobwa yarazi ngo barakundana ngo azamushyira n'amago. Umusore ari kumwihakana mu itangazamakuru ati kareka. Jena we turi inshuti nibyo. Nari mvuye muri shoot yanjye duhurira mu ndege nyine nk'inshuti ari gutanga interview ari kumwe n'umugore we. Abanyamakuru bamufotora ari kumwe n'umukobwa ku kibuga cy'indege. Twahuriye mu ndege ngerageza kuba namufasha. Uko niko kuri ngiye nifitiye umugore nkunda. Riya barandi buri karaga gakobwa ari kuvuga. Je nikundira umugore wanjye cyane. Umukobwa yarabaye kumva umustar ari kumwihakana kuri televiziyo ati ngiye mfite umugore wanjye nkunda ko gakobwa. Ndetse nge n'umugore wanjye nta na divorce tuzahana. Reka. Umugabo se yapfa guha divorce umugore babyaranye. Nukubera weho wagakobwa we. Aje gusura umubyeyi w'urwaye hasanze wa musore biratangaje. की हालत यहाँ पे ऐसी है Anti wawe ararwaye we wigiriye Goa mu kiruhuko. Urakora icyano. आंटी यहाँ पे रेस्ट कर रही Anti ari kuruhuka. कैसे हुई यानी Gututinyuka kuzana. Kakana. मेरी हिम्मत पे Nanubura cyashidikanya ku murafa wanjye. तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ की बाकी मर्दों की तरह Cyangwa uracyakeka ko ndi ikigwari nk'abagabo bari mu buzima bwawe. कैसे दुम दबा के भागा तुम्हारा ओम
reba ukuntu omu yakwikuyeho मुझसे ngo none urashaka gushyingiranwa nawe ngo ni ukubera ari umusitari तक मीडिया होगी ना वहाँ पे वो तुम्हारे साथ तेरे uriya mugabo ntabwo yashyingiranwa nawe keretse igihe itangazamakuru rizaba ridahari mbega ryamana nawe bihishe gusa डब पे बैठी होगी no ku munsi w'ubukwe uzamutegereza uri wenyine abanyamakuru nibaza azaguta yiruke चाहो तो ariko njyewe ubishatse n'ubu nagushyira amago ibaza ariko ni akana gato Get out from here. इसे sohoka security को sohoka narahamagara abashinzwe umutekano समझ क्यों नहीं रही हो तुम्हें पता kuki utanyumva ariko डेमो दो ntabwo n'ikintu ushoboye gukora कर दो फिर आंटी ushobora no kuba nahakinga iyi sisiteme y'ibitaro anti wawe agapfa ntutinyuke ni icyana तुम यहाँ से नहीं गए तो nutavana ngo ugende Kya? urantwara iki लिसन केयरफुली ndagira ngo unyumve neza कि तुम अपनी मर्जी से मेरे ndagira ngo uze unsange ubishaka bikuvuye ku mutima मेरी बात ना मानने का नतीजा तुम ariko ugiye kwishyura ibyo और ओम के kuba waranze ku nzira इंटरनेट पे ट्रेंड कर amafoto yawe na omu muryamanye nayashyize ku karubanda buno yageze ku mbuga ubuzima bwawe burangiritse कर का दिल तोड़ने का नतीजा izi nizo ngaruka zo kubabaza umutima w'umuhaka ngo ushyize ku karubanda ubuzima bwawe nabuhakinze samira kana यू कांट एस्केप मी ubu ntabwo wancika करके तुम मेरी लाइफ टेक ओवर नहीं कर सकते हो विवेक ntabwo wanyigarurira ngo ni uko wampakinze बस लेकर ubuzima bwanjye nzabwisubiza umuhungu yasohoye amafoto disi uyu mukobwa ari kumwe na wa musheri we कल जिंदगी ये रियल लाइफ में नहीं है ubuzima muri iyi minsi buba kuri interinete तुम चाहो भी तो अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकते ntabwo ubuzima iyo wasebeye kuri interinete wabwisubiza wagerageza uko ushaka ndavuze टेक माई लाइफ बैक फ्रॉम यू ubuzima bwanjye nzabukwambura mbwisubize विशाल umwana yasubije umukobwa tuzareba umwana ati nkunda ku ngufu yakorina umwana ari hano rebe kawo umwana ahari hari uwinjiye hari umukobwa wamusanze ahari तुम्हारा नाम क्या है witwa nde nitwa samu asigaye agenda agafata abakobwa b'abandi akabategeka nimba ari indaya aba yaguze nimba bakuye akabategeka kwiyita wa mukobwa akunda samu samira पूरा नाम izina ryawe ryose nitwa samira kana uyu mwana aragenda akazana nimba ari indaya nimba ari abakobwa atoragurayo ariko ukabona ko n'abari kubabangamira akababwira ngo biyite wa mukobwa akunda kugira ngo arebe ko yaryamana nabo yagasani umwana amaze gusara तुम्हारे बालों से सैम के बालों की खुशबू क्यों नहीं kuki imisatsi yawe idahumura nk'iya samu nk'iya shushu be wanjye पूरी तरह सैम बन गया narakubwiye ngo ujye usawe neza neza wagerageje kuba nka samu nagerageje gasani nta mukobwa ubona uri kurira umeze nk'uri kubangamirwa The softness of her skin no koroha k'uruhu rwawe तुम सैम नहीं बन सकते ntabwo kwagera hasi samu uruhu rwawe wagira ngo ni urw'ingona waninjowe ntabwo wakwigera uba samu wanjye ntabwo uzigera uba samu samu ni wa mukobwa akana gakunda nyagasani nta n'umuntu waba nka samu atangira kuniga umukobwa w'abandi nyagasani turashize ugiye ku mukobwa w'abandi aranika iruka wambeba wiruka sohoka se nyagasani umukobwa w'abandi acaho ntebere yeah kumbe hano turi wa muturanyi yari yanagiye kubona abona umukobwa wajya gutaha n'imodoka atashye n'akamoto yajyaga ataha n'imodoka none atashye n'akamoto सैम samu आज तुम रिक्शा में आई तुम्हारी umunsi ko wateze moto रोज पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है nahora komeza guhura n'ikibazo cy'ahantu mparika imodoka ndayigurisha Are you
ओके meze neza meze neza बस अब फैसला कर लिया है ariko nafashe icyemezo बोझ बन जाए ikintu cyose kizajya gishaka kunsubiza hasi nzajya nyikuraho tebere umwana yaje kureba amafoto ye na mama we mama dore ngo uyu kwa muganga She is in peace now. mama wawe ibona ari mu mahoro माँ को इस तरह से जाने ndabizi ntabwo byoroshye kuba mama wawe wamuretse ngo agende kuriya girls हैं ariko uri umukobwa ufite umutima ukomeye ntewe ishema nawe yatanze itegeko umukecuru wo kugira ngo agume kuriya napfe kanizere ko nararakererwa kuba nagira umutima ukomeye mama we yapfuye yaje hano umukobwa yaje gushyingura mama we yahumuye ubuzima bwe butangiye kuzamo ibibazo kubera ikosa rimwe yakoze kuryamana n'akana gato kuryamanye n'umwana wa 19 ari umukobwa ukuze akana kamwizirikaho ye kamubera ibamba nyine abo bana ntabwo baba bazi ko ari igihe gutwika bishobora kubaho bidasobanuye ko nyine mugiye kugumana n'umuntu kandi hari igihe hashya hadashya kandi bikarangiriraho ariko njya numva Savimba mbwira ibyo bintu simba ngiye mbyumva neza birimo ibintu byo n'iki wa mustari yaje hano nagira ngo nkubwire ko ndi hano ku bwawe sheri तुमने किया ibyo wakoze जरूरी था byari ngombwa इनफैक्ट मैं कई बार ये सजेस्ट भी करना चाहता iki gitekerezo nigeze no kwifuza kukiguha हिम्मत की प्रॉब्लम तो तुमने हमेशा से रही teka wagiye ubura umurava wabuze courage और तुम अब भी नाराज हो uracyandakariye se sheri gifite ukuntu kiza kikaryarya uyu mukobwa kino gisitari kandi gifite umugore इसमें 2 लाख hano hantu ubona bari gutwika imirambo ibiri रही है umurambo umwe ubona bari gutwika ni uwa mama wanjye और एक जो नहीं दिख रही है ना umurambo utabona वो पुरानी से ni uwanjye wa kera njyewe wa kera nahiye ubu nagarutse ndi mushya मैं प्रॉब्लम से मुंह मोड़ inshuti zanjye zambwiraga ko iteka nirengagiza ibibazo byanjye zavuze ukuri और अब प्रॉब्लम्स का सामना करने का वक्त ubu igihe kirageze ngo njye impangana n'ibibazo byanjye आइंदा तुम मुझे दिखे ना ninongera kukubona दोस्त की तरह यार की तरह या ugerageza kunyigiraho inshuti cyangwa sheri cyangwa umusitari ntabwo uzi icyo nzagukorera fuck out of my sight and out of my life mva mu maso mvire no mu buzima ubona ko gukomeza kwizirika ku muhungu ntacyo bimaze cyamamare gicaha kangende atagira n'umunyamakuru nsanga ibyamamare rero n'abanyamakuru sinzi ikintu bapfa bravo हाई टाइम यू रियलाइज सैम कि कितना बड़ा चूक byibura nicyo gihe ubashe kumenya ko uriya mugabo yari agatafari samu do जी yego रहता है umwana wa Vivek aba hano yego लेकिन चलिए बुलाइए polisi yabyutse iza kureba Vivek क्या है ari hehe वो सब Vivek yakoze iki polisi तू ही है विवेक niwe Vivek polisi yaramubyukiye क्या हुआ byagenze bite और अंदर से कोयला है तू हाँ uba wigize nk'umwana udafite icyazi kumva imbere uri seki अंदर कुछ लैपटॉप या फोन कुछ भी है चेक कर murebe nimba ari laptop ye cyangwa telefone byose mubizane ni umuhaka फिर नक्को कान में बीच में नहीं आने का विवेक विवेक क्या किया Vivek wakoze ibiki कांड के लायक कांड अब तो लगेगी इसकी चल चल sha menya zanatinda gereza umwana arafunzwe biriya bintu byo guhakinga ni icyaha gikomeye cyane kwinjira mu buzima bw'undi muntu yageze yanasanga umukobwa ari kuri polisi yaje kumutangaho ikirego देखिए ध्यान से reba neza uyu ni we ni uyu waje kurega yego ni we अब आप जाइए ugendere कुछ बोलते हैं navuga turaza kukumenyesha बोलता है आपको tugiye gusigara tumukanda चला चल रहे baye wacyana we Rwanda baruzana hano क्या रे हाँ none कंप्यूटर की दुनिया का सुपरमैन है क्या
niwe superman w'isi ya computer niwe huka urinda yasha nakumuhaka समीरा मैडम को काय को परेशान कर रहा है kucyura mugore Samira umubangamira मैंने कुछ भी नहीं किया nta kintu nakoze urushyi we ntago mwankubita kubera iki oya इसका हो गया ना kubera ufite imyaka 19 कर सकता है nimba ufite imyaka 19 ushoboye kuba watora wemerewe no gukubitwa buri bimaze kugira imyaka 18 uratorwa unakuratora na 19 uratora wabaye umuntu urakubitwa uranafungwa हो गया आपको mwanyibesheho तो बोलेगा तो सही क्योंकि uravuga ये भी आते हैं ना kuko uri buzano wese अकड़ कर aza ameze neza ariko agataha yavunaguritse तेरा लैपटॉप laptop yawe ni na telefone yawe तो उसमें से कुछ मिले उससे पहले तू ही बोल दे ikiruta avuga mbere yuko agira ikiba ध्यान रखो bucunga ino mbeba sha yaje Riacho kugira gutya yabonye telefone iri kuri sharijeri kandi umuhaki yabonye ikintu cy'ikoranabuhanga wampaye ku mazi afandi urajya kuzana amazi umwana hano abonye telefone ayitaza fata telefone iri hano ahita yinjiramo iki cyana ntabwo gisanzwe kinjira muri telefone iri hano kirahakinga ibyo gihakinga afanda avayo fande arabyimba बोला none क्या सोचा wahise biki बोलेगा कि मार खाएगा वो uravuga cyangwa urakubitwa चकाना के मालबाज रेस्टोरेंट में muri restaurant bita mari wabatanga मच्छी फ्राई ifi imeze neza sibyo ibi nari kubwira fande तुम A1 iriya fi iraryoshye ngo iki आपको पता होगा ना ndabizi ko iyo restaurant yize si cyo cyo kurya umukobwa bita Surubakonda kuwa gatatu ushize wagiye muri iyo restaurant खड़ी थी uwo mukobwa bita Surabi ariko bigusaba ngo umusohokaneyo maku तीनों आपको siko akwita uwo mukobwa muryamana पता है ese umugore wawe arabizi muramukazi मक्कू ko bakwita maku अरे मैं azi ko ufite inshoreke umugore wawe ku ruhande cyana ni igihaka afanda agiye ku kibazo cyaramubwiye ati nzi kugira inshoreke naguteza umugore wawe mu yandi magambo चाणक्य ने कहा था imyaka myinshi ishize पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत hari ibintu bine byabaga ku muntu kugira ngo abe umunyambaraga Ah. kubasha kumvisha abantu kurya ruswa guhana n'ibanga दाम दंड है आपके पास ufite imbaraga zo kumvisha kurya ruswa ariko izibanga ninjye uzikontorora amabanga y'abantu mbanyazi ndi umuhaka ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके जो आपको अपने पास रखने हैं ufite amabanga menshi yawe nashyira hanze kandi udashaka abantu bamenya सॉरी बोलो ngaho usaba imbabazi umugore wawe sibyo और मुझे भी nanjye unsaba imbabazi umwana ubwo urumva nta gafande nyine yagufunga azi ko ufite amabanga ye uyashyize hanze se ukavuga turiya mugabo rero ni iki या इंस्पेक्टर yego inspector madamu urabizi मी काय म्हणतो वो छोकरे को जाने दिया है wa mwana twamuretse aragenda तो नहीं मिला ना उसके nta kimenyetso twabonye kimushinja ढूंढने पे मिलेगा ना ariko iyo mureba neza ikimenyetso mwari kukibona तो कंप्लेन करने का नहीं और पुलिस का टाइम वेस्ट न को हाँ? kwangiza igihe cya polisi ahubwo wa mukobwa utwangiriza igihe urega umwana w'inzirakarengane kumva icyana n'abapolisi cyaba hakinze कंप्लेन लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा ना वो nta kintu bakoze ngo bahane uriya mwana मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विवेक ने उस इंस्पेक्टर को अपनी बात nanjye sinzi uburyo rwose uriya mwana yabashe kumvisha inspector uriya mwana sinzi uburyo akoramo ibintu bye uyu yari hano telefone या अनुज yego anuje हाँ यार सैम ये सब करने की क्या saba bino bintu ntabwo wari ufite kubikora जरूरत मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ nari nakubwiye ko hari icyo ukwiye nzaguha ठीक नहीं है यार ntabwo wari ukwiye guta umutwe n'umutwe gute se व्हाट इज uravuga ibikino wa muhungu bakoze bakundana n'umusitari simbyumva फेसबुक पे जो पोस्ट reba ibintu wapostinze kuri facebook facebook usinjye na postinzeho wa musitari bakundanaga let me just call you back अनुज reka ngo uhamagare anuje फेस लुक facebook yego baje biruka barebe kuri facebook bimeze biti katururi उसने तुम्हारे
फेसबुक पे एक पिक्चर पोस्ट की है yapostinze ifoto zawe kuri Facebook yashiraho ngo nagurisha imodoka yanjye nabuze akazi baranyirukanye पूरा हो रहा है nagize umwaka mu minsi ishize ku kazi baranyirukanye sheri wanjye yaranyihakanye ku karubanda ko tudakundana wa mustari mama wanjye yarapfuye bega nataye umutwe फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ ndasaba inshuti zanjye zose ngo mumfashe nataye umutwe ibaza ibintu abantu bapostinze kuri Instagram kugerageza gusiba iyo post biranga account ye bayihakinze yabishyize no kuri Instagram सेम पिक्चर डाली सेम पोस्ट के साथ ndetse yapostinze niyo foto yanjye avuga ko nataye umutwe icyamamare ngo cyanyihakanye ibintu byinshi Agasani uyarareba no kuri Twitter yagushyizeho kuri account ye bayihakinze mbega biragaragara ko ari wabyipostingi abantu bose baraza gutekereza ko ari njye wapostinze ibintu kandi atari njye उसने जो किया उसे वो ठीक करना ही होगा and I'll make him pay for it bino ndaza gutuma byishyurira क्या हुआ mbwira byagenze bite पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी तुझे kuki polisi yagufunze biriya ntacyo अरे बताना क्या कर रहा है wa mwana uri gukora ibiki mbwira uri gupanga ibiki menya hari ikintu wakoze ni nyirakuru देख eba मैं तेरे डैडी को सब बता दूंगी हाँ papa we ndaza kumubwira buri kimwe मुझसे इतना टेंशन हैंडल नहीं होता papa we ntabwo aba akwiye guhura na stress nyinshi yirwarira ngo umuvuduko w'amaraso habaye kutamenya polisi yanyitiranije n'undi muntu witwa Vivek utari njye काम कर तू अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने urabizi oherereza papa wa amadokima kwaka ya kaminuza शुरू कर ujye kubaho ubuzima bwiza muri Amerika है ना तू kunyumva रिलैक्स कैसे रिलैक्स tuza ariko gute se natuza kiraho hari wakomanze rebe winjiye Vivek wa muturanyi fata iki cyana ibintu gikomeje gukorera umukobwa sibyo password iri hehe wagiye kuri social media zuriya mukobwa postinga ibintu umuntu ashobora kuguhakinga akajya kuri Instagram cyangwa Facebook agapostinga ibintu biba abantu bakagira ngo niwe uri kubipostinga yaguhakinze kigori kiwe ugiye kumwana arakubita mukecuru ndeka ugiye kumwana arakubita gira account na password uri gukoresha turi nambara cyana cyakundanye n'umucyaha yiziritse ku mukobwa neza kubwenga abana buriya baba ari abana dokira naseka सॉरी भैया mbabarire muvandi nta sigara seka विवेक ibi ni biki Vivek wakoze ibiki abapolisi bajana none dore na Rohani umuturanyije kugutera का सबसे सीधा बच्चा kandi Rohani niwe mwana witonda muri iyi society tubamo hano tuzura muhungu vuyano का ड्रामा है आप स्ट्रेस मत लो mama wikwigora ariko nako nyirakuru ni nyirakuru we ये ड्रामा नहीं है ये मैं भी समझती हूँ बूढ़ी हो लेकिन बेवकूफ नहीं wa mwana nubwo nshaje ntago ndi ikigoryi wakoze iki नहीं हुआ है सच ntacyo mbwira mwana cawo yisekera yimye amakuru nyirakuru माय गॉड mwana yanjye क्या जरूरत थी वहां जाने की kuki wagiyeyo kweri क्यों बताएं कि हमें फर्क पड़ रहा है लेकिन सैम जो तुम्हारी हालत थी वो sam kondisiyo urimo बर्दाश्त नहीं हो रही थी ntago nari nkwiye gukubona umeze kuriya How could you do this? gute yagukora ibintu nka biriya किट कहाँ है I think वो the cabinet में है I'll get it yajya kureba akantu bashyiramo imiti nyine arebe ko yazana bakita kuri uyu musore hasi kugera hano abona yafata atunze mu rugo n'uyu musore arayitunze mu rugo iwe iriho abana yifata umukobwa arayitunze mu rugo bakiri abana n'uyu musore arayitunze bakiri abana ni umuturanyi we रोहन Rohan तुमने मुझे बताया क्यों नहीं kuki utambwiye क्या बताता सैम nari kuvuga iki कि तुम्हारे बचपन का दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करता था आज ngo inshuti yawe mwiganye kumbe bariganye bakiri abana के एग्जाम्स में फेल हो रहा है bakubwira ko gitsindwa n'ibizamini byose no mu buzima busanzwe पंजाबी की जिंदगी जी रही हो wobayeho ubuzima bwiza मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो सकूं je nta nubwo ndabona n'umurava wo kuba naguhagarara iruhande शायद इसी bariganye niyo mpamvu ntakubwiye तुम्हें बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई ndetse sinari no kubasha no kubikubwira गौर से देखो मुझे ndeba किस एंगल से मैं तुम्हें urabona ngiye yari ikinagezeho kweri urabona ndi umuntu wagize icyo yigezeho मैं कामयाब हूँ ubona ko nyine nateye imbere Ni laki. ariko ndi njyenyine ndi umukobwa wangiritse nta kirenze सैम ntabwo uri wenyine Sam
मैं हूं तुम्हारे साथ। ndi hano ndi kumwe nawe लगे कि टूटा तो मैं भी हूं, लेकिन ये टूटा हुआ तुम्हारा दोस्त तुम्हें और ubwo nanjye merewe nabi ariko sinzatuma wongera kumererwa nabi sibyo bariganye kera Katorori लौट जा जरा रात थम के कर रही है हमसे मशवरा ऐसुबा तू जा फलक से लौट जा जरा रात थम के कर रही है अब से Karachi विनोद मेरा bayita Vinod Mehira डॉक्टर का है, पर मैं बन गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वैसे आगे भी एनी टाइम इफ यू हैव एनी nugira ikibazo icyo ari cyose cyerekeranye n'ikoranabuhanga uzamamagara Madura प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा। कूल bizanshimisha nuhita ukemura ikibazo nonaha उसने आपके सारे अकाउंट्स हैक urakeka umusore hakinze akawunti zawe बाय कैम्स और माइक ndetse ko muri iyi nzu harimo kamera hakabamo n'udukurura amajwi और कैम को ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है। सो मैं kubona kamera n'udukurura amajwi ntabwo byoroshye प्रॉब्लम turabanza tujye muri laptop yawe मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहता हूँ। ndashaka kujya mu muzi w'ikibazo डोंट वरी, ntugire ikibazo 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ikibazo cyenda gikemura njye ndi umuhaka wa hatari banyita Madura ibi ndabikemura Madura aza muri laptop ngakemura ikibazo ने बग कौन सी रूट डायरेक्टली में Katurore Madura yinjiramo abanza arebe ko kino kibazo yagikemura nawe ni umuhatari bitabaje nimba batatswe n'umuhaka bitabaje undi muhaka hagarike wa musore rwose nkunze uburyo ubona ko ibintu biri buze kumera neza कि ये एमसीए ग्रेजुएट एमआईटी टॉपर का घंटा को उखाड़ सकता है। ese umuntu urangije NSA yurumva yaza kunzanaho ibintu bya hatari हाँ रुक जा, uretse umuntu utanywereke इनके निकालता हूँ ndamenya ibyo urimo byose इतना पानी में। turebe njye nawe ninde urenze साइबर एक्सपर्ट bose batangira guhangana तेरा harya ntufite konte muri bankera wumve hari banke yamubwiye mbuze banke nimwe mvuga yinaha kuko nta nimwe irampeza ntufite konte muri banke iyi niyi Amadura arikanga चुपचाप यहाँ से निकल। genda bucece 2 मिनट nutava aho ngaho Aro. buri nyuma y'iminota 10 kuri konti yawe ndajya nkuraho ibihumbi 10 uyu mwana arahakinga na konti z'abantu ziri muri banki akazihakinga ये इधर विजिटिंग चार्जेस है ना। uyakiri hano telefone ye irasona umwana aramubwira ati nimba uje gukemura ibibazo nateje abona kuri konti ye havuyeho ibihumbi 10 uzi ko abikoze kuri konti yanjye havuyeho ibihumbi 10 ako kanya abona n'indi message havuyeho n'ibindi bihumbi 10 ले मेरी बात fata inama yanjye ugende ऐसे नहीं है कि तू चांस kuko kuri konti yawe ndabona n'amafaranga ahagije ariho वाओ जीनियस। ugize ubwenge no kuri televiziyo ufunga mashini akaza no kuri TV ये लैपटॉप बंद करने से तेरे सारे wumvaga nuzimya laptop ibibazo byawe biri bukemuke no muri televiziyo yagezemo reba टीवी बंद हुआ ना तेरा पूरा अकाउंट खाली। iyi televiziyo nimuyizimya konti yawe ndayimaraho amafaranga uyu musore ni umusazi azi ibintu birenze ibyo nzi ngiye Amadura ndayamanitse uyu mwana ndinzeho I'm sorry you guys need someone else. Listen to me, Vinod. mani mukeneye undi muntu wabafasha pe ngiye birandenze मैंने कहा था ना सैम narakubwiye Sam तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं nta muntu uzigera ubona undenzeho uranyumva बार कहता रहा। nagiye mbikubwira ariko we nta mba mbona udashaka kugira ubwenge ngo uce akenge unyumvire हमारी पूरी जिंदगी ubuzima bwawe bwose naburimbura mbishatse चाहे Nyagasani भाग जाओ नए शहर चली जाओ iyo wahunga cyangwa ukajya mu wundi mujyi 5 मिनट iyo wasiba hahise hawe दूंगा और तुम्हें इसी मोड़ पे लाके खड़ा nakongera nkabona nkahagarura ku karubanda नाजा नहीं है ntago ufite igitekerezo cy'imbaraga mfite ndi umuhaka पूरी कवर में umuhaka wa wundi ushobora gucumbagiza guverinoma yose ये कोई चक्कर नहीं है। nta hantu na hamwe namwihisha nta hantu namwihisha uriya mwana ni umuhaka umukobwa yataye umutwe nakubwiye ngo ariko uzi umuntu ubwo wakinga kurebera ubuzima ibyo ukora byose aho ugiye hose ashobora kubushyira ku karubanda umukobwa byaramucanze aho ageze yabona kamera akamenya ko umwana ari kumureba aho abonye kamera hose umenya ko umuhaka ashobora kuba yahareba umuntu wakinga konti yawe ya banki agakuraho amafaranga Katururi umukobwa zamwumiyeho yirukanka atazi yajya yahandi ugera ukanasara umukobwa yirutse atarwiyambitse aho abonye kamera hose bari kumbona Nyagasani yakoze ikosa rimwe gusa bya bindi ngo yasinze aracikwa ngeze hano imodoka iramukubita ngo yaracitswe aryamana n'umwana w'imyaka 10 umwana yita sarata ubwo nyine turakundana nimba twaryamanye Nyagasani none dore ibibazo ahuye nabyo n'umukobwa ukuze warengeje n'imyaka yo gutabwa amago
yaje mu kabari nta hantu ho kwisha hari yahungiye mu madive nta hantu ho kwisha no mu kabari harimo amakamera nta hantu ho kwisha ajya mu gikoni naho hari amakamera yagasani umukobwa dore ngarata umutwe umwana yamubwiye ati njye ubuzima bwe nabwangiza wa mukobwa we umukobwa yaje hano biramucanga zamwumiyeho bimeze bite arakora iki There is no place to hide. nta hantu wakwisha Complicate करने की आदत है क्या? hase kuki ukunda gukomeza ibintu हो सकती है but नहीं. ibintu byagenda neza मैं बार तुमसे कह रहा हूँ कब से कह रहा हूँ कि बस nagiye nkubwira we kora ibyo nkubwiye कर दिया ना complicate. ariko ibintu urabikomeza none reba kondisiyo urimo Reputation की पूरी izina ryawe ryasebye ryangiritse abantu bose bamenye ko uri umukobwa wataye umutwe कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना. ubu ngubu nta n'umuntu wifuza ko umubera sheri bitewe n'ukuntu wasebye umwana yamusebeje amafoto yashyize ku karubanda ibiki byose ati ubu wasebye nta n'umuntu wifuza ko umubera sheri कभी अपने बॉस की इंफॉर्मेशन चोरी कर. abantu bose bazi ko rwose wibye umugabo w'abandi wibye amakuru ya bosi wawe ku kazi किसी का हस्बैंड चोरी करती हो और तो और अपनी खुद की इज्जत. ndetse izina ryawe rishyize ku karubanda uraryangiza icyubahiro cyawe wagisebeshe ku mbuga nkoranyambaga मतलब एक पॉइंट था जहाँ पे मैं तुमसे hari igihe cyageze nkumva ngiye nagushyira n'amagukambira umugore pe अब मैं तो ariko ubu ngubu nta nubwo nakwemerera ngo umbere sheri wumvishe niyo mpamvu nahisemo wumve I will use ugiye kujya ngukoresha gusa for sex. dusambane gusa ukora utaha nanjye ubu nta nubwo nakwemera ko umbera sheri ujye uza dusambane utahe nk'uko wa musitari mwakundanaga yabigukoraga Will fuck you. nzajya nsambana nawe gusa kuko ubu ngubu wasebye nta nubwo twakundana Here's the deal. uburyo rero tugiye kumvikanamo n'ubu खुद मुझे फोन नहीं mu gihe utaramamagara ngo duhure dusambane wumve मेरी लाइफ nzajya nkomeza ngo hakinge me you kandi nyizera ibyo ntabwo ubishaka nyagasani विवेक के साथ रातें गुजारो और सुख. ugiye kujya uza tumarana amajoro kugira ngo ubone amahoro n'ibyishimo ibaze Good night. uramuki umwana wa 19 umva amagambo abwiye umukobwa ukuze umukobwa yumvisha asebye yaje kwa muganga kumwe na wa muturanyi niwe ukomeje kumuba hafi ikibazo umukobwa yarababaye umusore agarukana bitanu yagiye afata akazu kuko karimo igikoresho cyose yifashisha hakinga abwiye umukobwa tumamagara umbwira igihe tubonanira turyamane kandi bijye biba kenshi kugira ngo nyine njye nguha amahoro ndeke kukushyira hanze umukobwa ahantu ari umusore abahabona hose abamuhakinga aramukurura katurore yabakurura hirya no hino agenda areba umukobwa ari ugiye kubona mubonana do ahakinga telefone y'umukobwa yumva ibyo bari kuganira agerageza kumva amajwi ntabwo ari kuyumva amajwi ntabwo ari kuyumva sike हमें देख भी लेगा तो सुन नहीं पाएगी. nubwo biveka ariko tubona ntabwo yatwumva wakoze kunzana hano ruhande लेकिन मैं यहाँ विवेक से बचने के लिए नहीं आना. ariko ntabwo naje hano kugira ngo ncike viveke सारी बाजी पलटने के लिए यहाँ. ahubwo ndi kugerageza kureba ko ibintu ari kunkorera nanjye nabimukorera kuki uri gutekereza iki There's no place to hide. nuko viveke yanyeretse ko nta hantu ho kwihisha yavuze ukuri उसकी बातों से एक सच तो सामने hari ikintu kimwe yansobanuriye neza कि हम अपने सारे राज इंटरनेट पे amabanga yacu koko tuyahisha kuri interinete विवेक जैसे कमीने लोग ibicucu bimeze nka viveke bikayabona bikayakoresha bishaka kudukoresha ariko ubu nta banga ngiye nsigaranye ubu noneho ni viveke utahiwe उसको उसी के खिलाफ bivuze ngo natwe dushaka amabanga ya viveke natwe tuyashyira ahagaragara nta muntu utagira ibanga viveke ni umusazi ni umugizi wa nabi और हर क्रिमिनल का कोई न कोई क्राइम. kandi buri munyabyaha hari amabanga aba afite ahisha हमें बस उसके क्राइम का रिकॉर्ड ढूंढना है. natwe dushaka amakuru kuri viveke tumushyire hanze uyu nawe yese atangira kugenda kuri uriya mwana bamenye uyu mwana nawe amabanga ye ni ayahe nabo bayashyire hanze nta muntu utagira amabanga badashaka ko ajya hanze nanjye mfite ibanga mba nifuza ko ryajya hanze ndibabwire se n'ubundi hahire rimwe ko n'ubundi ngiye nazabukora njya nywa ku rugunge kandi pasita ntago abizi yagiye no kwa Gabi uriya mwana yaraje arambeshya muha telefone uriya mwana ni ibandi umukobwa yatangiye kunyura mu bantu bose uriya musore yagiye ahemukira
yabona amafoto hano mwana bagiye bamufotora ahantu hose yagiye aca umukobwa arashaka kumenya amabanga ya kariya gahungu kuko amabanga y'uyu mukobwa yose bayashyize hanze yasebye muri sosiyete. Vivek aramwandikira ese iri joro uraza ko ndi njyenyine uyu kureba hano yabonye isakoshi ye za sakoshi ziba zihenze abantu bagira amasakoshi ahenze abakobwa bagira amasakoshi ahenze. uyu nawe ntago aryamye ni umuturanyi. ये सारी फोटोज है जो मैंने तुम्हें क्लब में दिखाई थी. yamwereka amafoto. इसमें क्या देख रही हो? 1 second. urashaka kubona iki muri iki segonda? Yeah. reba hano iyi foto. सैम ये मेड की फोटो इसका. ni umukozi wo muri ruriya rugo mu rugo rwo kwa Vivek. Look at this picture. reba ino foto. से देखो. irebe neza. ये मेड है तो इसके पास nimba yari umukozi utiyambara imyenda ihenze akagira n'isakoshi ihenze babona ari ibya fake wana ari pirate. फैशन मैगजीन की kuva nakoreraga iki inyamakuru gikora ibintu by'imideli. से डिजाइनर बैग कम से iyi sakoshi uyu mukozi wo kwa Vivek afite n'isakoshi ihenze na Vivek ubwe ntiyayigura इसके पास kandi ni umukozi wo muri ruriya rugo utafite isakoshi ihenze. umukozi wo kwa Vivek utafite isakoshi ihenze bahise bavayo. Vivek ni uriya mwana w'umuhaka guti wabo hakora umukozi ugira amasakoshi ahenze ibyo babyige. wibaza umukozi wo mu rugo ukorera 30 cyangwa 20 ku kwezi umukobwa kumubona n'isakoshi ihagaze 300. वाओ कौन के साथ है आउटिंग तुम्हारी? नाइस. usohokanye na Rohano uyu munsi se waje hakurina waje hano ni umugabo umwana rero nabakurikiye 5-5 hari ibyo bahererekanije amatelefone yabo hari uwo bayasigiye niyo uriya mwana akoresha bakurura amenya ahantu bari bano bahita bahindukiza imodoka. uyu akomeza abona imodoka iri kujya imbere kumbe yakase yari kubona telefone zaba ahantu zigiye buriya telefone umuntu arayikurura yawe akamenya ahantu uri kujya kumbe telefone bazisize dore aho bibereye telefone zatwawe n'indi modoka. bano bashe hano bagiye kubona bono wa mukozi nguje buriya ni we turi wa mukozi ni wa mukozi wa mwana ajya abwira ngo ugomba gusa nka Samu tukaryamana akajya mukubita akamuniga baramubonye acabo ni wa mukozi. mbonye Oppo we ni Oppo iriya niyo hano narayihabonye bampaye ifungo komeza imbere. dijuze kugakata ndabakinnyi bataraya mugakate mbere yuko filime isohoka. bakurikira wa mukozi wo mu rugo ugiye kubona umukozi wo mu rugo aje muri shike yinjiye mu iduka ry'imyenda. umukozi wo mu rugo ukorera hehe kwinjira mu iduka baramubura agiye he ko yinjiyemo hano kureba yaragiye hindura imyenda kandi umukozi wo mu rugo bamuguyeho. aba yambaye neza ni uwitwa ngo ni umukozi wo mu rugo burya ni umukire du uyambaye neza Samira aramuzi kureba ni umukobwa wihagazeho ariko aba yambaye imyenda y'abakozi mu rugo. मेरी ऑफिस में इंटर्नशिप करने आया था. ati umukobwa yaje kudubuhamya bwe rero nuriya mugore bakurikiye aho yahuriye na Vivek ati gihe kimwe Vivek igeze kuza mu iduka ryanjye aje kunsaba stage uriya mwana बिजनेस समझना था yashaka kumva business nakoraga yo kugurisha kuriya कि बहुत स्वीट सा लड़का mbere nabonaga ari umwana mwiza uyu mugore afite iduka ka Vivek igeze kuza kumusaba stage तब मैं उसके अंदर के जानवर को जान kuko ntago nari nzi inyamaswa yihishe muri uriya mwana. धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि naje kumenya ko uriya mwana yajyaga nkurikirana niyo nabaga mvuye mu iduka बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की थी लेकिन मैंने akagerageza no gusa nk'untereta ariko ndamukatira ndamuhakanira तुम उससे बच नहीं पाई राइट क्योंकि उसके पास मेरा कुछ ऐसा राज है ariko uriya mwana afite amabanga yanjye yangiriye muri telefone हाथ हो जाऊंगी ambwira ko ayo mabanga yashyize ku karubanda byabindangiriyeho cyane ko nubatse ये भी है mfite n'abana babiri बस मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर इन afite amafoto yanjye abitse ku buryo yashyize mu itangazamakuru cyangwa akayashyira hanze byabindangiriyeho उसे अच्छे से पता है ababizi neza ibyo bintu that's why he started to blackmail me icyo gihe yatangiye kunkoreshereza icyo ashaka kuko afite amafoto yanjye कि घर में मेड बन के yatangiye kumbwira ngo ngiye kugenda njya gukora mu rugo rw'iwabo nk'umukozi ngo bitisa arazarekura amafoto yanjye yashyire ku karubanda हमारे बारे में शक ना हो nagiye nk'umukozi kugira ngo nyirakuru atazadukeka. uyu mwana ni bandi ni benshi yagiye ahemukira ibaze gufata umugore w'umukirekazi ukamufata amafoto ukamubwira tugiye kujuza mu rugo ukore nk'umukozi tunaryamane byageze aho mba indaya ye nawe rero umaze kuza
तुम्हारे पीछे पागल हो गया niweho yatangiye gukunda aragusarira uriya mwana afite imyaka 19 समझ में नहीं आ रहा इतना ntabwo numva ukuntu yaba ari indaya bigeze era cyase ari igihehese शैतान की कोई उम्र नहीं होती sekibi ntabwo arebera imyaka ruhande ntabwo uzi utuninja twa 10 उसे उसके किए की azishyurira ibyaha bye बहुत ही उम्मीदवान समीरा ntabwo ariho wenyine kandi yakoze ibyo Samira हमारे पहले भी बहुत लड़कियां hari abandi batubanjirije nje nawe nabo yagiye akoresha akabakoresha bino bintu wakwereka ko agufite ubuzima bwashobora kubushyira hanze ukemera ugakora icyo ashaka abikora abakobwa abagore शीतल के पीछे था Vivek yateretaga inshuti yanjye Shitari बहुत बार प्रपोज yagiye asaba Shitari ngo bakundane inshuro nyinshi मना कर दिया ariko akagenda amwangira ko bakundana पर इतना गुस्सा Vivek aza kurakara शीतल को बदनाम ahitamo gusebya Shitari उसने शीतल का फोन aza guhakinga telefone ye na laptop n'ibindi byose atangira kujya akoresha uwo mukobwa akamwambura imyenda ni benshi bagiye bibabaho डिलीट कर दी शीतल ayo mafoto yaje kuyarekura umukobwa abonye yasebye amafoto ye yambaye ubusa yagiye kukarubanda ariyahura uyu mwana yagiye arekura amafoto y'abantu ku buryo abantu bagezeho bakiyahura buriya hari ibintu ushobora kurekura amafoto y'umuntu akiyahura akabona yasebye ariko ntugatinye igisebe abantu bibagirwa vuba ese ba runaka twagiye tubona ibyabo ibyo bintu twabyibagiye ubuzima ntibwakomeje ntukumve ko ari ikintu cyatuma wiyahura twibagirwa vuba rubanda abantu win or die trying zatsinda cyangwa mfegerageza uriya mwana agomba kumutsinda uyabasubije telefone zabo thank you doc wakoze doc ni wa muganga Bye. bye Ralph's Cafe? After a really long time, my friend. bagiye muri Ralph Cafe nyuma y'igihe kinini umwana bari kubarebaho bakihuse bamenye amabanga y'uyu mwana ko ari umuntu yagiye ahemukira abantu benshi ba Jean अपने फोन का सिम कार्ड निकालो koramo simukadi muri telefone yawe करो बताती हूँ bikore लेकिन साहब इस तरह से ओपन में डिस्कस करना सेफ रहेगा ariko byaba byiza tubiga kuramo simukadi yawe bakuramo simukadi zabo muri telefone Wow! bega So smart, Sam. ugize ubwenge no Sam भूल रही हो कि क्या wibagiwe ko फिर सेटअप तो iyo नहीं cafe muri mari ngewe washyize za wifi niwe uzihashyira ahita hakinga wifi zirimo hano ngo nyine abantu bose bikonekise kuri wifi iyo muri cafe bose abasha kwinjira mu telefone yabo dore ukuntu amatelefone yabo yahakinga ibyo bavuga byose akabyumva uyu mwana ni umuhatari abahaka babaho mu nceri अब जब फोन ही नहीं होगा तो वो हमें सब nta telefone dufite ntabwo ari butwumve Uruse. araza kutubona gusa Twipatane. ariko ntabwo ari buze kumenya imipango yacu uyu kumba ari kubumva bazi ngo bamurushije ubwenge kumba ari kubumva मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं विवेक से जिंदगी भर ari gupanga Vivek kumwikuraho byiteka बारे में सब kanshingukaho twamenye ibya Shintari natwe turaza kumukoresha हम एक होटल में रूम बुक करेंगे उसे पक करेंगे विद कैमरास एंड माइक्स जिसे हमें विवेक natwe turinjira muri kamera ze नहीं थे tumutega amakamera कॉन्टैक्ट करूंगी nze kumuhamagara मुझे उसकी डील मंजूर है ngire ko nemeye ibyo yansabye ko twahura tukaryamana naza बुला रही हूँ ना niba muhamagare kuko ndibuze ko wamuhamagaye ari buze एक बार वहाँ आ गया niba ashaka nahagera क्या हमें सब पता है turamubwira ko twamenye iby'umukozi w'iwabo ko atari umukozi साथ भी उसने क्या किया ko twamenye n'ibya Shitari wa mukobwa wiyahuye कुछ सब कुछ बता दे byose namara kwicuza twamuteze kamera मेक श्योर कि वो अपने ndakora uko nshoboye yemera ibyo byaha ko yabikoze पार्किंग तुम सर्विल nawe uraza kuba uri muri parikingi uri mu kimodoka kirimo ibikurura amajwi पकड़ लेना ninguha sinyari uhita uzamuka mu cyumba cya hoteli ndibuze kuba ndimo tumufate kumbe yabumva ngo bari kugambanira ngoyo Hey Sam, bite Sam मुझे तुम्हारी डील मंजूर nemeye ibyo twumvikanye baby doll. पर जगह और koze neza हिसाब से डिसाइड हो ngiye guhitamo ahantu n'igihe duhurira sawa icyo atazi bamumenye umukobwa imipango yapanze yose umusore yayumvaga ni umuhaka wa hatari ni umwana ariko nta mwana umuri mu 19 uba wakuze nuko muba mudashaka kubyemera ubu se ko mfite 12 ngiye kwivuga ubona natwika mwana ya Jean abona nyirakuru कुछ दोस्तों के साथ बाहर ngiye hanze njyanye n'inshuti zanjye तुम्हारे पापा का फोन आया था papa we yahamagaye पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ asaba ya madokima yawe कर लूंगा ndabyitaho ऐसे gute क्या मतलब uravuga iki मैं तुम्हारे रूम में गई थी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए ubwo utari wari nagiye mu cyumba cyawe ndashakisha तो कॉलेज में पता लगाया buza amadosiye yawe cyangwa se impamyabumenyi zawe za kaminuza mpita njya kubaza kuri kaminuza wigaho पता चला कि तुमने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट ubwo bambwiye ko utigeze urangiza kaminuza buryo uba utubeshya नहीं कर रहे हो ndetse nta nubwo uri kwiga masters
बल्कि पिछला साल रिपीट कर रहे हो। ahubwo warasibiye uri gusubiramo umwaka w'ubushize सबसे झूठ बोलते रहे। wagiye utubeshya ngo uri kwiga masters waragraduatinze utubeshya ये और प्रोटेक्ट नहीं। ngo ntago nabasha gukomeza kuguhishira डैडी पता लगाएंगे। papa wawe agomba kumenya impamvu क्यों छोड़ा? waretse ishuri uyu mwana yaretse ishuri kubera hari umunyeshuri bigana yatumye yiyahura yashyize amafoto ye hanze क्या जरूरत थी ऐसे डिटेक्टिव बनने की? kuki wigize detective umukecuru nyirakuru sasu yateze umwana agatego yagiye mu cyumba anafata icyumba muri hoteli dore imodoka hanze uyirimo arifite yabateze kamera ni uri ni wa muturanye araza kuba byose ari kubifata uriya mwana ni ngo niyemera ibyaha bye byose uyari gucunga mwana bamuhamagaye muri hoteli yari hano arakumangirwa kumangirwa bite cya cyana cyamuguyeho cyita kimurasa akantu mu muhogo yagasanye cyamurasha akantu mu muhogo cyita kivayo ni ikirara cyabumvaga bagipangiye kibumva wari waneze umuntu hanze ndamusinzirije reka nze hashye kivayo हाय bite विवेक तो क्या लगता है तुम्हें uratekereza iki तुम जीत गए और मैं हार गई watsinze ngenda tsindwa sibyo अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर ndetse ngo wankoresha icyo ushaka है ना नो oya you're wrong uribeshye I had your secrets with amabanga yawe nayamenye तुम लोगों के secrets के साथ खेलते buryo wakomeje gukina n'amabanga y'abantu साथ nawe ngiye gukina n'amabanga yawe wumve umwana yanga kuvuga aramwandikira मैं जानता हूँ कि तुमने इस जगह को ndabizi hano hantu hateze mikoro na kamera urashaka ko mvuga ariko sindi ikigoryi ये बग किया है मुझे तुम्हारा कंपेशन nyine ndashaka kurikodinga wemera ibyaha byawe byose wakoze मैं जानता हूँ कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे आई एम ग्लैड यू नो दैट इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी ndagira ngo dusohokane muri hoteli tujyane डोंट यू सी विवेक ntabwo na fake igihe cyawe cyakurangiranye डोंट कॉल द शॉट्स एनीमोर ntabwo ari ugitegekana amwereka ifoto ya mugenzi uri mu modoka hasi umuturanyi wawe namusinzirije do mukubwira ko mugenzi uri hasi ari uri bumutabare kumbe rohan Did you do to him? umukozi biki fake तुम्हारे बचपन का दोस्त रूहान inshuti yawe yo mu bwana iri gupfira mu modoka namuteye uburozi bwica butinze ये दवाई नहीं मिली तो मर natabona umuti mu masaha narayitapfa gute watinyuka तुम उसे हॉस्पिटल ले जा ariko wamujyana kwa muganga ubishatse पॉइजन है ये पता लगाने में ariko abaganga nabo byabatwara nk'amasahane kugira ngo bamenye uburozi n'ububone namuteye bamenye n'umuti bamuhara aba yapfuye कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को urakeka wangura hano ntihagire umuntu umenya ko wantwaye uribeshya umwohereza indi message uri kwangiza igihe samu पास मत rohana asigaranye igihe gito agapfa विवेक लिसन टू nyumva vivek जो मुझे चाहिए nicyo nshaka रोहन को बचाने के लिए इंजेक्शन uwo muti ushyira rohana abeho icyo nshaka ni uko ngo baryamane हरी अप सैम kiravuba sam टॉक tiktok katururi hey feri ya mbere yisazana umukobwa hano नहीं करेगा hano nta n'umuntu uri butuvangire hari bushye अरे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है You know what मैं क्या सोच रहा था वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo uzi ibintu bese iminsi biserera bizenguruka ngo #MeToo sasa yafashe na nyirakuru yamuzanye no yamuziritse ko nyirakuru yari yamaze kuvumbura umwana katarangije kaminuza 19 साल की मासूम सी लड़की का फायदा उठाया और उसे ibaza abantu ntibamenya ngo Aldia. umwana w'imyaka 19 waramfatiranye turaryamana ukuze urumva bazagufata gute urareba iki नानी है वो मेरी uriya ni nyogokuru wanjye कुछ नहीं कहेगी nta kintu ari buze kuvuga She's dead yapfuye umwana yishe nyirakuru hey umwana ni umusazi ni umwicanyi What? And I don't understand कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है sinumva impamvu abantu bose bakora bino bintu Turn against me abantu bose nkunda kuki bari kundwanya और अब तुम फिर मुझे ये violent steps लेने पड़ते हैं because I don't bloody understand what simba numva ikibazo abantu mwese mufite तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए urakeka watsinze मैंने होटल बुलाया naguhamagaye muri hoteli होटल के सीसीटीवी कैमरा kamera za hoteli zagufashe
साथियों तुम जब ubwo winjiraga ubwo narindi kumwe nawe ubwo wansohokanaga byose birimo नहीं छोड़ेगी और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें ndaza kugufungisha ko wamfashe ku ngufu मैं बाजी मारी ntutekereze ko watsinze ओके है विवेक कभी मेरा दिल बाकी है विवेक हाउ चाइल्डिश आर यू mbega ukuntu uri umwana इस बैकअप प्लान को reka umupangu wawe rero kuvuga ngo kamera zamfashe nguhindure ureba मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक nta kintu wakora पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं ntabwo nigeze nza muri hoteli basi reka bariko tuvuga कभी होटल nawe ntabwo wigeze usohoka muri iriya hoteli क्या बकवास कर रहे हो uravuga ibiki वैसे अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज मैजिक पर तुम स्पेशल हो rebe एपी गेस्ट हो मेरी तो एक्सेप्शन तो बनता है ubwo uri umushyitsi wanjye wa VIP reka gukorera akantu kadasanzwe Every umwana ahita azana package replace one with another and you get ibintu byose buriya data zose zasimbuzwa izindi CCTV footage tugiye kubanza dusibe amashusho ya viveki muri iriya hoteli kiriya hoteli nta nayinjiyemo batazareba muri kamera bakamenya ko nahinjiye uyu mwana ni umuhatari buriya ni njye ninjira muri iriya hoteli nimba aribyo uzavuga package ngiye kubisimbuza और मैं गायब ndabuze ahise yikuraho और ये देखो reba मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूँ reka njye no mu cyumba cyawe ahandi ubwo nari ndi kuhegera nabyo bisibe naho ndabuze uyu mwana afite n'ukuntu hakinga amashusho ya kamera akisiba तुम पकड़े जाओगे you'll be caught uraza gufatwa अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ कैसे जाऊंगा और अब रहा सवाल तुम्हारा nawe rero तुम तो वहां से निकली ही नहीं reka nshyiremo ko utigeze usohoka muri hoteli mbega tutasohokanyemo तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं reka ndabe amashusho yawe winjira muri hoteli 7:30 winjiye saa moya n'igice और ये रहा हमारा hariya ni amashusho yanjye nawe turi gusohokayo बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं ariko ubwo nigeze ngera muri hoteli we yamaze gusimusha uko atigeze anagerayo अनबुश विवेक गायब vivek arabuze होटल के बाहर निकल रही हो टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूँ और सुबह 8:10 का noneho mpindure n'amasaha saa 2 za mu gitondo urebe ari guhindura ku buryo umukobwa bigaragara ko atigeze asohoka muri hoteli yayigumyemo ndetse umusore atigeze anahamusanga atigeze ajyayo सुबह biraza kugaragara ko uri busohoke muri hoteli saa 2:10 मुझे तुम जैसे लोगों पे ना actually abantu nkamwe mbagirira impuhwe pe तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया nta nubwo mujya mubona ko isi biri guhinduka imbere y'amaso yanyu याद है uribuka kano एंटीडोट uyu ni wa muti bagomba guha wa musore ngo yateye uburozi wa musore iruhande uryamye mu kimodoka विशनिज्म turori और एग्जिबिट से याद है bino bintu rero binyibukije मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ngiye kwerekana buryo ki ngukunda ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना mwereke ukuntu ngukunda shushu be yakasani mukobwa mutwe w'izuru mukobwa intebe bayikubita hasi ku kanya intebe barayishwanyaguza bimeze bite katururi do hey kumbereka bagusubiza inyuma uko umukobwa ari kurwana विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं uyu mukobwa nawe yavugiye ati abagizi ba nabi inyamaswa nka veki zikwiye urupfu nica nta kindi gihano akwiye gupfa ndamwica nakomeje gutekereza buryo umukobwa usanzwe nkanjye narusha ubwenge umuhaka umeze nkawe ubwo naje kumenya ko wowe uhakinga kompiyuta gusa ariko abakobwa nkatwe ibisekuru byose byabanje tuzi uburyo dutsindamo abantu nkamwe abakobwa dushobora natwe guhakinga ibitekerezo by'abasore b'abahehesi nkamwe mufite uburaya muri mwe turabahakinga nibyo nagukoreye nanjye naguhakinze reka bakwereke imipango yose bari bapanze n'umusore umve ko uriya musore nitumwica bazakuriga bazavuga ko rwose yari kuguharasinga uzafunga uriya musore naramuka apfuye reka dukoreshe fake ubwe kugira ngo tumwice
umve urabona तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं wamaze guhakinga ugaragaza ko narindi muri hoteli ijoro ryose bisobanuye ko rero ntabwo ndi hano ndi muri hoteli niko kamera zizabigaragaza rero nimba nari hano ni gute nakwica Vivek ngiye kukwica zaruburana mvuga ni kamera ziragaragaza ko naraye muri hoteli umuhaka yahakinze igaragaza ko umukobwa yari muri hoteli none umukobwa ari hano nawe agiye kumwica nimba dushaka gukoresha Vivek ngo tumurwanye tumwereke ko ari ukiri muri kontrole y'ibintu byose tujye muri cafe ndabyibuka ni utunganye wifi yaho tuba ariho tujya ninjyayo araza kugerageza kumviriza ikiganiro cyacu agira ngo yatwumvishe uyu mwana yari azi ngo yumvishe ikiganiro cyabo kumbe bakimwumvishije babishaka yamaze guhakinga singa agiye gufata uyu mukobwa ku ngufu azavuga ati umukobwa yari ari muri hoteli sinigeze ngera no muri hoteli kumbe umukobwa agiye guhita mwica avuga ati njye nari ndi muri hoteli sinanasohotseyo Vivek ngiye kwisubiza ubuzima bwanjye wanyatse babarire ariko ibyo kubikora ndatwara ubuzima bwawe twasize umukobwa mwishe umukobwa yishe umuntu ahita azanazanye wa muti amaze kwica kariya gahungu kari kamaze kwangiza ubuzima bwa benshi kandi ibaza umwana ufite 19 nimba akora ibintu nka biriya nakura kandi njye sirakura n'ububwa burakura njya mbibona abantu bwakuze 12 अगस्त को क्या tariki 12 rero byagenze gute polisi yaje kumuhata ibibazo एक्चुअली ऑफिसर मैं टूट गई थी izo tariki nari mbabaye cyane लड़ते लड़ते ndambiwe guhangana आकर मैंने विवेक को amagara wa muhungu bita Vivek मैंने उसे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम ndamubwira ngo ndamutegerereza mu cyumba cya hoteli 204 उसने विवेक को yahamagaye Vivek yego yaramuhamagaye अकॉर्डिंग turebye muri telefone ya Vivek bisa nkaho uyu mukobwa yamuhamagaye saa 10 n'igice kuko yaramuhamagaye ngo muhure muri hoteli As far as I know, आप और विवेक एक ही we na Vivek ariko mwari mutuye ahantu hamwe आपने विवेक को मिलने icyo yamubwiye ngo muhure muri hoteli bita Strand घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी urabona narasebye sinashaka abantu babona ko ari agahungu kaje kunsura nari kuba nsebye namaze guseba bihagije sinashaka kongera guseba भी लोग रहते हैं आते जाते देखते हैं बातें करते हैं एंड आई डिडंट वांट ऑल दैट ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज aya ni amashusho yafatiwe muri hoteli साथ में winjiye muri hoteli saa 9 n'igice z'umugoroba usohokamo saa 2 za mu gitondo क्या ये आप ही हैं uriya ni weho koko yego uriya ni njye